dusenge. Turagushimye data wera, urimo udukunda, uraheraho mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye kugira neza kwawe, kwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo azadupfire turi abanyabyaha. Twagombaga kuzarimbuka by'iteka ryose nta byiringiro, ariko kubwo umusaraba dufite ibyiringiro ko tuzongera kubaho by'iteka. Uhabwa icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe ryatambutse kuva mu gitondo, ndetse ukaba ushimye kugira ngo twongere tubumbure ibyanditswe byera, twongere tugaburirwe ku mutsima w'ubugingo. Ni ukuri imbaraga y'umwuka wera ize ikomeze iryo jambo mu mitima yacu. Ngaho uhaze kwifuza kw'imitima yacu isonzeye kumva ijambo ryawe, kugira ngo ubwo tugeze mu gihe giheruka kandi isi ikaba irimo guteraganwa bigaragara yuko ugeze ku musozo wayo, turakwinginze kugira ngo uzaduhe kurokoka mu bera, tuzabone ubwami bwawe. Ngaho tugiye kwiga ijambo ryawe, n'ibyo ugiye kurivuga. Ndi umunyabyaha, ariko washimiye ko abanyabyaha aba ari bo bongera kuvuga ijambo ryawe kugira ngo rizadukizanye n'abandi. Turakwinginze kugira ngo wirengagize amafuti no gukiranirwa kwanjye, ndetse no muri iri teraniro riri aha ngaha, kugira ngo duhazwe nawe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana cyane kubwo kugira neza kwa izina ryayo rihimbazwe. Ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya Imana yashimye ko tugira tugahurira aha ngaha, izina ryayo rihimbazwe. Nari mbakumbuye, hari hashize igihe kitari gito tudaherukana, ariko Imana ishimwe ko yongeye kutugeza aha ngaha amahoro, izina ryayo rihimbazwe. Ku batanzi tutamenyeranye, amazina nitwa Sebanani Yohani Ridesi. Sebanani Yohani Ridesi niryo zina ryanjye. Ndi umwana wa munani n'ubundi mu rugo, akaba ari nanjye bucura. Ahubwo ni uko twavutse turi abana 8, usibye ko 2 bamaze kutuvamo, ubwo dusigaye turi 6. Imana yangiriye neza rero, kuko muri abo bana ndetse n'umuryango yankuyemo ishima yuko nayikorera umurimo wayo. Ubwo nubwo bwose bigira, ariko iwacu ni njye wavuyemo nkunda iby'Imana. Abandi nyine n'ab'isi nk'uko tubivuga ko ari abapagani batizera, ariko Imana yantoranyije ndi muto. Mu rugo bari abantu basanzwe b'Agatulika binywera inzoga, ariko no mu Gatulika ntibajyagayo. Ariko njyewe mu myaka igera muri 6 nibwo nafashe umwanzuro, urumva nari muto, mfata umwanzuro wo kureka inzoga n'ibisindisha byose, maze ntangira urugendo rwa gikirisito, ariko nkajya njya mu Badivantiste umunsi wa 7. Niho nakuriye rero. Imana shima yuko mpakurira nkakunda ijambo ry'Imana cyane, kugeza ubwo yagiye inteza intambwe ntashobora kurondora zose, igenda inyihishurira binyuze mu ijambo ryayo, ndetse inshyiramo n'ishyaka ryo kuyikorera umurimo. Ibirenze ibyo rero ni uko Imana yantoranyije kugira ngo nyikorere umurimo muri iki gihe giheruka, izina ryayo rihimbazwe. Rero ibyo birahagije. Ndumva nari maze iminsi, ubwo murabizi ko nari maze iminsi mu gihugu cya Uganda, nari nagiyeyo kubw'umurimo w'Imana, kandi Imana irimo gukora ibikomeye. Nubwo amakuru ndaza kuyabaha by'umwihariko, ahari n'uri mu gikoni nawe yaje, ariko twagiye mu kwezi kwa 5, kwa 6, ni mu mpera zo kwa 5 nibwo nagiye mu Bugande mu ivugabutumwa njyanye na bene data. Nk'uko mubizi, mwari mwadutumye ko tumenyeranye. Twagezeyo rero dusanga hari iteraniro ry'abantu bari bageze muri 300 baciwe, bari basanzwe baterana n'abitwa abagorozi. Noneho baza kubaca, ariko ubwo nabo bari baravuye mu madini atandukanye, harimo abakongomani, harimo abarundi, harimo abanyarwanda, n'ibyiciro byose mu nkambi, namwe murabizi. Ubwo rero bari abantu bashaka ukuri cyane,
bagasoma ibyanditswe byera kandi bakanga uburyarya, bakanga ubuyobe no kutavugisha ukuri. Noneho rero ntibaza guhuza n'abo ngabo bari basanganywe, babereka ijambo ry'Imana abandi bakabatsindagiramo ibitekerezo byabo. Igihe kigeze rero abo ngabo barabaca ati ntabwo tukiri kumwe, muzagende muhinduka abapagani cyangwa musubire mu madini mwavuyemo. Noneho ubwo rero tuza kuganira, tubasobanurira ubutumwa twizera, baza kuba bati muzadusure. Twaragiye rero tubagezaho ubutumwa bwiza, baradukunda, barishima, baranezerwa, rwo twari turi nk'intama zitagira umwungeri, turi kwibaza uko bizagenda, dusubire mu madini twavuyemo, dukomeze urugendo. Banasomaga na Bibiliya ntibanabyumve neza nyine uko byagenda. Ubwo rero Imana yaduhaye kugirana ibihe byiza, turiga, tubereka amahame y'ubutumwa bwiza, tubereka amahame y'ibyanditswe byera, tubereka ko nta muyobozi bakwiye kwishingikirizaho usibye kwishingikiriza kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi gusa. Kuko urumva bari abadivantiste, bagivamo bajya mu bagorozi nuko, ariko bemera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo rero muri uko kwigana hahise haboneka n'abandi bo hirya no hino bari bafatanyije, bakurikiranye muri iryo dini bari barimo, baravuga bati aba bantu ko barenganye mukaba mubarenganya kandi ibyo bavuga ari ukuri. Ubwo ugerageje kubaza ibyabo nawe bakamuca. Ubwo rero hamaze kuvuka amatsinda 5 kuva ryari, kuva ejo bundi mu kwezi kwa 5. Murumva Imana itarimo gukora ibikomeye. Ubwo noneho bamenye ko ngezeyo, bageze aho noneho baraba muri icyo kirere, bumvishe izina Sebanani barabanyangisha koko. Aho ngeze hose nkumva barimo baravuga Sebanani, mazina mabi, bantuka, bagira gute, atongo ntabwo ari umuvuga butumwa, yabindi Yesu n'intumwa ze bahuye nabyo, aho bagiraga barababangisha. Ariko uko babanyangisha ahubwo akabana akabarwo bagira amatsiko yo kumbona no kunyuma. Twagerayo twakwigana bakavuga bati ahubwo nta muntu wigisha nkuko kera igihe Yesu abatasi abayuda bangaga Yesu ubwo yabwirizaga bohereza abasirikare kugira ngo bajye gufata Yesu. None na Yohana niko byamugendekeye. Abasirikare bagezeyo bumvise uko yigisha bati yemwe nta muntu twigeze twumva wigisha nkawe. Basubirayo ahubwo bababwira yuko ibyo yigisha ari ukuri. Ubwo rero natwe ni nkuko Imana yabikoze, twaragiye turigana abo twiganye bati nyamara aravuga ukuri, ahubwo ibyo muvuga ni ukubeshya. Ubwo nabo bakaba bagize gute, barabaciye. Ariko Imana ishimwe ko umucyo ugenda ugera ku bantu bangana iki benshi. Rero wenda andi makuru turaza kuyabaha, ariko reka ahubwo tubanze twiga ijambo ry'Imana, sibyo? Rero tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo Imana ishaka abantu b'umwihariko. Imana ishaka abantu b'iki? B'umwihariko. Buriya Imana yari yaratoranyije Abisirayeli, ibagira umwihariko. Nimusoma mu Itangiriro murasanga urubyaro rwari rwarakomotse kuri Adamu, rwagiye habonetsemo amahanga 2. Habonekamo abari bakomotse kuri Kayini, bari urubyaro rutubaha Imana, bakomeje gusenga ibigirwamana n'ibindi. Habonekamo n'urundi rubyaro rwakomokaga kuri Seti, ruba urubyaro rwubaha iki? Imana. Muzasoma mu Itangiriro ngo igihe cyarageze uko bagiye babyara bakororoka, ngo abana bakomotse kuri Seti baje kureba abakobwa bakomotse kuri Kayini, barabakunda, maze ngo bashaka kugira ngo bashyingirane nabo. Maze bamaze gushyingirana nabo ngo babyarana abana bagiye bahinduka uruvange rw'abashaka kubaha Imana n'abadashaka kubaha iki? Imana. Noneho ngo wagenda haboneka ngo ariko abakomotse kuri Kayini ngo nibo bagiye bakomeza kwiganza, kuko Imana nta mugambi wari yari ifite uko abakomoka kuri Seti bagombaga gushyingirana n'abakomoka kuri Kayini. Ariko ubwo noneho bivangaga ngo byaje guhinduka idini by'uruvangatiranye, bavuga ko bubaha Imana ariko bakorera n'iki? N'ibigirwamana. Maze ngo Imana iza kubona yuko urubyaro abantu Imana yaremye bahindutse babi cyane, maze igambirira kubarimbura. Ngo ariko haje gusigara Nowa n'abo umuryango w'8, ngo nibo bari basigaye muri icyo gihe cya mbere bubaha iki? Bubaha Imana. Niko amateka atubwira. Abo rero ngo isi ya mbere yageze Imana irayirimbura, hasigara abantu bangahe? 8.
noneho nyuma yabo nabo kuko icyaha ni kibi ngo hagiye habonekamo abubaha Imana n'abatagira gute n'abatayubaha. Reka nihute ku gihe cy'Abisirayeli, igihe bari bari muri Egiputa bamaze igihe kirekire mu bubata, Imana igambirira kugira ngo ibakureyo bagire ubwoko bwihariye. Turajyaniranye. Noneho ishatse kugira ngo ibagire ubwoko bwihariye ibakura muri Egiputa. Ayo mateka murayazi ntabwo ndayatindamo. Bafata urugendo bava muri Egiputa berekeza i Kanani aho Imana yashakaga kubatuza. Bamaze kwambuka inyanja itukura, nibwo noneho Imana yagiye ibaha amabwiriza bagombaga kumvira kugira ngo nibagera muri icyo gihugu cy'amata n'ubuki yari yarabasezeraniye bazabeho bafite amahoro n'umutekano. Mu magambo yababwiye rero, muzasoma mu bitabo 5 Mose yanditse, nibyo byari bikubiyemo amabwiriza, byari bikubiyemo amategeko y'Imana kugira ngo nibayumvira Imana izabagira ubwoko bwihariye bageze muri ayo mahanga. Yari yaragambiriye ko nibagera i Kanani bazarimbura amoko yose yari ariyo asenga iby'abapagani basenga ibigirwamana. Noneho bo bakazahatura ari ubwoko bwubaha iki? Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi baravuze ngo Imana yari ifite umugambi yuko iyo Abisirayeli bayumvira mu bamaramaje, ngo amahanga yose yo mu isi y'abatubaha Imana bagombaga kubatera bakabarimbura. Icyo gihe kera barwanaga intambara z'umubiri. Turajyaniranye. Icyo gihe barwanaga intambara kuko baragendaga bakica abatubaha Imana bakabatsembaho. Imana rero ababwirira ngo bazarimbura abanyakanani bariyo he kuzagira n'umusigara. Muri icyo gitabo baravuga ngo bagombaga kuzahindura ngo isi yose n'abanyegiputa bakabarimbura, ngo maze abantu bakazongera bagasubizwa muri Edeni nshya. Isi kazakutsembwaho icyaha, isi gasigara nta cyaha ifite n'umuvumo wayo ukavaho, maze abantu bakongera bakabaho by'iteka ryose. Murankurikiye? Noneho ubwo Imana yabahaye rero amategeko bagombaga kumvira. Ngaho reka tujyanirane mu Balewi, ariko reka mpere mu gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri tujyanirane. Imana ishaka ubwoko bugize gute? Bwihariye. Mbese nakwemera kuboneka muri ubwo bwoko? Mbese nawe wakwemera kubonekamo? Reka tujyanirane mu gutegeka kwa kabiri, igice cyaho reka mbere ku gice cyaho cya 7. Reka igice cya 7 umurongo wawo wa 7. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi mahanga. Ubwo ni uburyo Imana yatoranyije iki? Abisirayeli. Ahubwo ni uko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiriye ba sekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Aya ni amagambo akomeye Uwiteka yabwiye iki? Abisirayeli. Ngo icyatumye Uwiteka bakunda si uko barutaga ayandi mahanga yose yo mu isi. Mwabyumvise? Ndetse bari bake hanyuma y'abandi. Ahubwo ni uko Uwiteka bakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiriye ba sekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi, akabacunguza mu nzu y'uburetwa mu bubata bwa Farawo umwami wa Egiputa. Mu bitabo bitwereka yuko natwe niko Imana yaducunguye ikadukura mu bupagani. Turajyaniranye. Ikaducunguza amaraso ya Yesu Kristo yamenekeye i Karuvari, igashaka ngo dukure mu bapagani batubaha Imana, igashaka kutubatura ku byaha kugira ngo tuboneho gukiranuka kwa Kristo. Uko niko Imana natwe ishaka ngo dutoranye duhinduke ubwoko bugize gute? Bwihariye. Murankurikiye? Noneho imaze gukora ibi ngibi yabahaye amategeko, ibabwira aya magambo akurikira mu gice cyaho cya 11. Yabahaye amategeko kugira ngo bayumvire bayitondere. 11 umurongo wa 13. Ndabona muze ari kwandika, umbwire sinkusige. Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 13. Haravuze ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu muyikoreshereze imitima yanyu yose
n'ubugingo bwanyu bwose, nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta yerayo yanyu. Murankurikiye? Noneho Imana ibasezeraniye yuko nibumvira amategeko Imana yari yagize gute, yabahaye, yari basezeraniye imigisha ikomeye cyane. Iravuze ngo nzavubira igihugu cyanyu iki, mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu. Ni ugutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 13 ngeze kwa 15. Kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi bwo mu nzuri zanyu, muzarya muhage, mwirinde imitima yanyu itoshywa, mugateshuka, mugakorera izindi mana, mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka, akaziba ijuru, akica imvura, ubutaka ntibwere imyaka yabwo, mukarimbuka vuba, mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Ubwo Uwiteka babwiye imigisha bazabona nibaramuka bagize gute. Ariko aranababwira ngo mwirinde imitima yanyu itoshywa, mugateshuka, mugakorera izindi mana, mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka. Ubwo mwumve, iyo bataza kumvira, nicyo hano bivuze, iyi mivumo yagombaga kubageraho. Uburakari bw'Uwiteka bwagombaga kubakongerezwa, maze bakagerwaho n'akaga. Niyo mpamvu Imana ishyira imbere y'umuntu inzira ebyiri, inzira nziza n'inzira mbi, kugira ngo umuntu hitiremo inzira agomba kunyuramo. Nuko hepfo baravuze ngo mukikongereza uburakari bw'Uwiteka, akaziba ijuru, akica imvura, ubutaka ntibwere imyero yabwo, mukarimbuka vuba, mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Ubwo kutumvira Imana byagombaga kubazanira iki? Imivumo. Reka mbabwire tubikure mu gihe cy'Abisirayeli tunagarure muri iki gihe, isi irimo irahumeka umuvumo. Ntimubibona? Imvura iracyagwira igihe, izuba riracyavira igihe, imyaka irakera neza, ngo ibyo byose biraterwa n'iki? Yesaya 45, Yesaya 24 nako reka tujyanirane. Buriya mwumva Abisirayeli kutumvira iyi mivumo yabagezeho, ngo ariko igihe bumviraga imivumo ntiyagiraga gute, ntiyabageragaho. Noneho muri Yesaya 24 mwumve ko iyi si nayo, bitewe n'uko abantu banze kumvira amategeko y'Imana, ibyo Imana yategetse, dore uko isi iteye, kandi ibyo byose birakomoka ku kuba abantu baranze kumvira Imana. 24 umurongo wa 4 haravuze ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege, ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyagize gute, maze bakica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo utsemba isi, n'abayituye bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Isi nayo igezweho n'umuvumo bitewe n'uko abantu basuzuguye amategeko y'iki, y'Imana. Ngaho reka tugaruke mu Balewi, igice cyaho ni icya 26. Imana yaburiye Abisirayeli, ni nawo muburo natwe uyu munsi duhabwa. Imana ibaburira nibatayumvira, ariko nimutanyumvira, mwitondera aya mategeko yose, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye, urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye. Tubonye hariya ngo nuko abantu bishe amategeko y'Imana bakica n'isezerano. Ni Abalewi igice cya 26 umurongo wa 14. Abalewi 16 umurongo wa 14. 26 umurongo wa 14. Ngo ariko nimutanyumvira, ntimwitondere aya mategeko yanjye, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye, urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenza nte,
ubwo hariya muri Yesaya 24 tubonye ko abantu bishe amategeko y'Imana bagahindura rya sezerano. Turajyanye. Isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli ni ukumvira amabwiriza yose akubiye mu bitabo 5 bya Mose. Ntibayateshukeho. Noneho kuyateshukaho nibyo bizanira isiki umuvumo. Mwumva ibyagombaga kuba ari nabyo binaba no kubiki gihe iyo habayeho kwanga kumvira ijambo ry'Imana. Hepfo baravuze ngo nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera, urusogobe n'ubuganga bizabamaramo amaso, byonze imitima yanyu, muzabibira ubusa kuko ababisha banyu aribo bazabirya. Mwumva ibintu Imana yari yaravuze ko izabateza. Nzabateza ibiteye iki? Ubwoba ko bibatera. Abantu ku buryo bagombaga kujya bahorana ubwoba. Ntujya wumva kugira ubwoba nta n'ikibazo wahuye nacyo. Wabona ibibaye gusa ukagera iki? Ubwoba. Iyo abantu batumvira Imana iteka ntabwo bajya babura ibi bintu. Imivumo ntibura kubageraho. Igikurikiyeho baravuze ngo urusogobero n'ubuganga bizabamaramo amaso. Urusogobero ni iki? Urusogobero uyu munsi ni nk'ibyo twita za kanseri. Urusogobero bitandukanye na kanseri. Ni ukurwara indwara zidakira. Aba bantu barwara urusogobero ni indwara zidakira. Nese iyo kanseri kanseri n'ubundi ni indwara idakira. Umutima izo ndwara zidakira rero nizo Uwiteka yari yaravuze ko azagira gute na sida iri mu rusogobero. Yego nuko wenda kanseri ni sinzi uko mu kinyarwanda se twayite kansa. Oya ikinyarwanda sirwo rusogobero nizo ndwara zidakira. Noneho ubwo imivumo yose muri kubona indwara zidakira, indwara z'ibyorezo zirimo kugira gute kwaduka, ibyo byose biraterwa. Iyo bavuze hano bavuze urusogobero ni iki n'ubuganga. Ubuganga bwo ni iki? Ni malaria. Malaria yirakira. Ubwo ikira yabaye indwara idakira. Ariko reka tubare ko wenda uyu munsi bayivura yigakira. None Imana yagomba kubateza indwara zidakira n'izishobora kurwara zikagira gute zigakira, ngo ariko bikomotse ku kuba baranze kumvira amategeko y'Imana. Hepfo baravuze ngo bizabamaramo amaso, byonze imitima yanyu, muzabibira ubusa kuko ababisha banyu aribo bazagira gute bazabirya. Noneho ubwo kutumvira kw'Abisirayeli byagombaga kubazanira iki? Umuvumo. Reka tujye hirya ku murongo wa 23. Ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko nanjye nzanyuranya namwe. Ubwo muri kumva bavuze byinshi. Ibyo Imana nibibateza ntibumve, sibyo ngo bihane. Ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko nanjye nzanyuranya namwe, kandi ubwanjye nzabakubita 7 mbahora ibyaha byanyu. Nzabaterereza inkota ibahora kwica isezerano ryanjye. Ibahora kwica iki? Muteranirizwe mu midugudu yanyu, maze mboherereze mugabizwe ababisha banyu. 26. Nimvuna inkoni mwishingikirijeho niyo mutsima wanyu, abagore 10 bazajya bokereza imitsima yanyu mu cyokezo kimwe, bayibagerere murye itabahagije. Ibyo byose nibidatuma munyumvira ahubwo mukanyuranya nanjye, nuko rero nanjye nzanyuranya namwe mfite umujinya mwinshi, mbahanire ibyaha byanyu 7. Muzarya inyama z'abahungu banyu n'iz'abakobwa banyu muzazirya. Mwumvise imivumo yagombaga kubageraho. Ibi ngibi ni ibihano bitagombaga kuzira icyarimwe, ahubwo uko abantu bagendaga barushaho kutumvira Imana niko yagombaga kujya ibateza ibyago. Noneho bakwemera kwihana ikabagarukira, ariko batakwihana ikabateza iki? Ibindi byago. Kandi nzatsemba
amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi nzatema nce ibishushanyo byanyu bishinze byerejwe izuba, nzajugunya imbuto zanyu ku bimera by'ibigirwamana byanyu, umutima wanjye uzabanga urunuka. Nzahindura imidugudu yanyu imisaka, ahera hanyu nzahahindura amatongo. Sinzahumurirwa n'impumuro y'ibyo munyosereza. Nzahindura igihugu cyanyu amatongo, bitangaze ababisha banyu bagituyemo. Namwe nzabatataniriza mu mahanga, mbakurikirane nk'uko inkota, igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Mwumvise? Kubwo kutumvira Imana yavuze ko yagombaga kubateza biriya byago, ariko ikazagera ikanasoza ari uko ibatatanyirije he? Mu mahanga. Bikomotse ku kutumvira amategeko y'Imana n'isezerano ryayo. Murankurikiye? Rero bantu b'Imana, aya mateka Abisirayeli uko bagiye bakomeza kubaho, hagiye habonekamo kwanga kumvira ibyo Imana yagize gute? Yategetse. Maze baratatana koko bagera mu bihugu by'amahanga. Ngo ariko abagiye bubaha Imana baratatanye, bakongera bakagaruka ku magambo y'isezerano, ngo Imana yagiye yongera kubagirira neza. Ngaho tujye muri Yesaya, mwumve muri Yeremiya, mwumve imiburo Yeremiya yahaye abayuda, nabo baza kuyumvira, banga kuyumvira, baratatana. Ariko igihe kije kugera bake bagiye bumvira, Imana yongera kubagarura mu gihugu cy'isezerano. Ngaho tujye muri Yeremiya igice cyaho cya 16 umurongo wa 16. Ni imiburo Imana yakomeje koherereza abantu bayo. 16 Yeremiya umurongo wa 16 aravuze ngo, mumbabarire ni 6 ahubwo umurongo wa 16 aravuze ngo, Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubarize inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mwabyumvise? Uyu muhanuzi Yeremiya yarabashishikarije kugira ngo bongere bumvire, basubire mu nzira za kera. Ubwo iyo bavuze inzira za kera ni ukwizera. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'iki? Ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Inzira rero igereranya iki? Kwizera. Uyu muhanuzi w'Imana Yeremiya yashishikarije abayuda kugira ngo bongere basubire ku kwizera kwa ryari? Kwa mbere. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, mwumve uko babisobanuye igihe yabashishikarizaga kugira ngo abahanuzi n'abami, nyine ntacyo nazanye ahari, hari ugifiteho? Hari ufite igitabo cy'abahanuzi n'abami? Njye ntacyo nazanye, ariko ni kuri paje yaho. Icyo ntabwo gihura hari n'icyo nshaka. Hari ikindi mfite gitoya, paje ntabwo byahita bihura. Ariko ni kuri paje ya 240 kimwe gito, 264, niho basobanuye ngo Yeremiya yashishikarizaga abayuda kugira ngo bongere basubire gusoma ibiriya bitabo 5 bya Mose. By'umwihariko ngo bagombaga gukurikirana amategeko yanditse mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, ngo iyo baza kongera kumvira ayo mategeko, ngo ntabwo imivumo yari igiye kubageraho yagombaga kubageraho, ngo ahubwo bagombaga kongera kumvira Imana maze bagahinduka ubwoko bwihariye. Ariko ngo byagenze bite? Ngo ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Ngo banze gukomeza kumvira ya mategeko yabonekaga mu gitabo cyo gutegeka kwa kangahe. Ngo barahakana. Ngo umuhanuzi abereka ko bakwiye kumvira Imana bakareka ibigirwamana n'izindi nyigisho ziyobye zavugwaga n'abahanuzi n'abigisha amategeko. Ngo ariko banga kugira gute? Murankurikiye? Noneho reka tujye muri Yeremiya 29, mwumve uko icyo gihe cyari kimeze. Ngo abantu benshi banze kumvira amagambo yabonekaga mu bitabo 5 bya Mose, ngo ahubwo bakishakira kwiyumvira ibinezeza amatwi yabo by'abahanuzi b'iki? B'ibinyoma. 29 Yeremiya, turahera ku murongo waho wa 8. Arababwira ngo 29 umurongo wa 8, uku ni Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti,
ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye, sinabatumye, ni ko Uwiteka agira gute. Muri iki gihe cy'abayuda ngo hari hariho abahanuzi bangana iki? Benshi. Hari hariho abarosi benshi. Hari abagendaga bandika ibitabo bakandika bakabibaha nk'aho ari ijambo ry'Imana barimo kugira gute. Maze ngo abantu bituma birengagiza ijambo ry'Imana, bya bitabo bya Mose, birengagiza n'ibyo abahanuzi bavuze b'ukuri, maze bakita ku magambo y'abahanuzi b'ibinyoma. Ngo icyo gihe rwari uruvangatiranye rw'ukuri n'ibinyoma, ku buryo abantu kugira ngo bamenye icyo ukuri bakwiriye gukurikira byari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu umuhanuzi Yeremiya yabashishikarije kugira ngo bongere basubire mu gitabo cyo gutegeka kwa kangahe? Kwa kabiri, bumvire amategeko y'Imana. Niyo mpamvu natwe igihe tugezemo ni igihe kigize gute? Gikomeye. Iyo dukurikiranye ibyanditswe byera, reka tujye mu ntambara ikomeye, dusanga abadivantiste munsi wa karindwi ngo Imana yabakuye mu isi nk'uko yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ngo ushaka kubagira ubwoko bwihariye. Turajyanye. Ariko nabo ngo haza kubonekamo kutumvira nk'uko Imana yari yaragize gute? Yari yarabivuze. Ngaho reka tujye kuri paji ya 328 twumva amateka y'abadivantiste uko agereranywa n'ay'Abisirayeli. Kandi byabaye kuri Isirayeli ya kera ni nabyo bigomba kuba kuri Isirayeli ya none. Ibyo ntabwo turabijyamo kuko uyu munsi turi Abisirayeli mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Amateka y'Abisirayeli, intambara ikomeye, paje 228. Abafite intambara ikomeye ni bande? Naho irimo Yihe muzehe tugendana. Kuri paje ya 328. Ese izi ntambara ikomeye nizo mukoresha mu Uganda? Dukoresha inini n'intoya. Nizo murazifite. 328. Amateka y'Abisirayeli ba kera twamuhagere tujyanirana. 328. Kwisubi ya kabiri. Amateka turajyanye. Amateka y'Abisirayeli ba kera ni urugero rukomeye rw'ibyabaye ku badivantiste mu gihe cyashize. Imana yayoboye ubwoko bwayo mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo nk'uko yayoboye abana ba Isirayeli bavana mu Misiri. Mu mubabaro ukomeye, ukwizera kwabo kwarageragejwe nk'uko Abaheburayo kwageragerejwe ku nyanja itukura. Iyo bakomeza kwiringira ukuboko kwari kwaragiye kubayobora, mu byagiye bibabaho baba barabonye agakiza k'Imana. Iyo aba bafatanije mu murimo wakozwe mu 844, bari barakiriye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi bakabwamamazanya imbaraga y'umwuka muziranenge. Uwiteka aba yarakoreye bikomeye mu mwete bakoranaga. Umucyo mwinshi cyane uba wararasiye isi. Abatuye isi baba baramaze kuburirwa mu myaka myinshi ishize. Umurimo uheruka uba wararangiye, kandi Kristo aba yaramaze kuza gutwara ubwoko bwe. Siza y'amagambo niba tujyanye muri kuyumva. Ni ukuvuga ngo aba badivantiste nk'uko Imana yahamagaye Abisirayeli niko yahamagaye abaki? Abadivantiste. Ahangaha ntabwo ibintu babakubwa ngo barabyumva, ntabwo baba babyumva. Ngaho tujye duhasubiremo. Kwasubiramo no kuhaganiraho. Iyo bavuze abadivantiste bo mu 844, ntabwo baba bavuga abadivantiste b'Ingoma, kuko ab'icyo gihe bari bayobowe na Mirere, kandi Mirere yari yarakoresheje amatorero menshi y'Abaprotestanti, kandi asenyeramo n'itorero rya Roma. Reka tujyanirana amateka. Noneho rero kuba yarabarashemo umucyo mwinshi cyane, ntibawiteho. Imana yagize igihombo gikomeye cyane, kuko iyo bose bahaguruka bagatwara ubutumwa bw'umurika wa gatatu, isi bararangije kumurikirwa. Muri ibyo bihe Yesu abana nagarutse twaratashye. Igihombo rero Imana yahombye nuko bagiye bageragejwe nyine. Uwo bari bategereje ko azaza ku tariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844 yabuze. Arangije kubura isura mu matorero bari barimo no mu rutundo rwabo n'ibindi iby'umwuka babitaho burundu. Baragenda baraheregetera nyine basubira uko bari bameze. Imana riri hombe, bityo nibyo bintu bivuzwe hano.
reka tujyanirane rero. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa William Mireri yatangiye ubutumwa mu cya 833 nibwo yatangiye kwamamaza ubwo butumwa. Cyane cyane yamamaje ubutumwa bwa marayika wa mbere, yari ataramamaza ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Bukagenda mu mateka bukagera mu cya 843 nibwo yabwirije ubutumwa. William Mireri nibwo yabwirije ubutumwa bwa marayika wa kangahe? Wa mbere. Turajyaniranye muzehe. Mu mateka niko mu ntambara ikomeye babitubwira. Noneho rero mu cya 843 bishyira mu cya 844 nibwo noneho abantu bari bumvise ubwo butumwa bararikiwe kugira ngo bumve ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri. Marayika wa kabiri no uvuga ngo iraguye Babuloni. Turajyaniranye ngo nibwo noneho ya madini yari yanze ubutumwa ya giprotestanti. Igihe cyari kigeze ngo baguye kuko bari banze ubutumwa bwa William Mireri, ngo icyo gihe noneho bari bamaze kugira gute kugwa. Imana ishaka kugira ngo yongere ihe ubwoko bwayo ubundi butumwa budasanzwe bagomba kongera kubwiriza. Ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu ntabwo bwari bwakagize gute? Bwakaje ntibwari bwakamenyekanye. Kuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buravuga ngo umuntu nabonye inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza, niwe uzaba witeguye kunywa mu gacuma k'umujinya wayo. Abo badivantisi ba William Mireri rero ntabwo bari bagasobanukiwe n'ubuhanuzi bw'inyamaswa icyo ari cyo. Turajyaniranye. Ntibari bazi ibyishushanyo cy'inyamaswa icyo ari cyo. Murankurikiye? Ahubwo bo bari bazi ubutumwa bwa marayika wa mbere. Mwubahe Imana muyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu banza kigize gute gisohoye. Mu gihe rero cyabaye Elena White wera mu cya 844 nibwo umucyo w'isabato batangiye kuwubona barawuruhuka. Nibwo bamenye icyumweru ko cyashyizweho n'iki. Nibwo bari bamaze kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Muze turajyaniranye. Noneho ubwo abo ngabo rero bari bamaze kumenya ubutumwa bwa marayika wa kangahe? Wa gatatu. N'abadivantiste umunsi wa karindwi bari nabo ari umunsi wa mbere ahubwo nabo wa kangahe? Wa karindwi. Aha ngaha niyo mpamvu bavuze ngo ni mu cya 844 ntabwo ari mu cya 833. Iyo baza rero kwiringira ukuboko, iyo aba bafatanije mu murimo wakozwe mu cya 844 bari barakiriye ubutumwa bwa marayika wa gatatu kandi bakabwamamazanya imbaraga y'umwuka muziranenge. Uwiteka barakoreye bikomeye mu mwete bakoranaga, umucyo mwinshi cyane waragize gute. Nukuvuga ngo nibo bagombaga kubwamaza ko mu gihe cya William Mireri we yaravuze ibyerekeranye n'urubanza ubutumwa bwa marayika wa mbere, ariko igihe kigeze abantu bamwe bo mu yadini bari banze ubwo butumwa bitwa Babuloni. Abo bari basigaye nabo ngo bagombaga kuzajyana na Kristo ahera cyane. Turajyanye bakakira ubutumwa bwa marayika wa kangahe? Wa gatatu bakabwamamaza. Kuko niho bahawe impano y'ubuhanuzi, bamenya gusobanukirwa Daniel, ubuhanuzi bwa Daniel, basobanukirwa n'ubuhanuzi bwo mu byahishuwe. Noneho bamenya gutandukanya, bamenya ikimenyetso cy'inyamaswa ko ari icyumweru, bamenya igishushanyo cy'inyamaswa ko ari ukwihuza kw'iki kw'amadini, bamenya n'inyamaswa ko ari ubupapa. Kuko mbere y'icyo gihe ntabwo mu gihe cyaba William Mireri bari bazi iby'inyamaswa icyo ari cyo, kuko n'isabato ntibari bagize gute, ntibari bayizi. Rero iyo baza kwakira buno butumwa bwa marayika wa gatatu, bavuze uwa gatatu ntabwo bavuze uwa mbere n'uwa kabiri, sibyo? Ngo bakabwamamaza, ubu Kristo aba yaramaze kugira gute, kugaruka. Aho turajyaniranye. Ntabwo byari ubushake bw'Imana ko Abisirayeli bazerera mu butayu imyaka 40. Yashakaga kubayobora mu nzira itaziguye, bagahita bagera i Kanani maze ikahabatuza nk'abantu batunganye kandi banezerewe. Murankurikiye? Ubu natwe tuba nukwanga imyaka turimo gutinda muri inosi, nuko utizera kw'abakurambere bacu. Iyo baza kuba barizeye bakamamaza ubwo butumwa, Kristo aba yaragarutse. None kuba ataragarutse rero nuko hari ikibazo. Hepfo baravuze ngo ntabwo byari ubushake bw'Imana ko Abisirayeli bazerera mu butayu imyaka 40. Yashakaga kubayobora mu nzira itaziguye, bagahita bagera i Kanani maze ikahabatuza nk'abantu batunganye kandi banezerewe. Ariko ntibashobora kwinjiramo kuko ntibashoboye kwinjiramo kuko batagize gute. Kubw'ubuhakanyi bwabo no gusubira inyuma kwabo,
barimbukiye mu butayu, havuka abandi aba ari bo binjira mu gihugu cy'iki. Isezerano. Abinjiye mu gihugu cy'isezerano ntabwo ari abavuye muri Egiputa, sibyo? Usibye Yosuwa na Kalebu nibo bavukiye muri Egiputa, bashoboye kugera i Kanani. Abandi bagezeyo ni abavukiye he? Mu butayu. Murankurikiye? Hepfo baravuze ngo mu buryo nk'ubwo, si babigereranyije, ntabwo byari ubushake bw'Imana ko kugaruka kwa Kristo gutinda bene aka kageni, ngo abantu bayo bagume muri iyi si y'icyaha n'agahinda imyaka myinshi ingana itya. Nyamara kutizera kwabatandukanyije n'Imana. Ubu kutizera niko gutandukanije ubwoko bw'Imana n'iki? N'Imana. Ubwo bangaga gukora umurimo Imana yabashinze, abandi barahagurukijwe kugira ngo bamamaze ubwo butumwa. Kubera imbabazi z'Imana ifitiye abatuye isi, Yesu atinze kugaruka ngo abanyabyaha babone uburyo bwo kumva ubutumwa bw'imbuzi, kandi bamuhungiremo umujinya w'Imana ugiye kugira gute. Amagambo nshaka navuze ngo kandi kubera kutizera kwabo, ngo ibyo nibyo bitindije Kristo kugira gute? Kugaruka. Reka tujye mu nyandiko z'ibanze. Uko kutizera kw'ubwoko bw'Imana gutumye Kristo atinda kugaruka, kwaba kutugezeho iyihe ngaruka? Tujye kuri paje ya 69 inyandiko z'ibanze. Paje ya 69 noneho n'ubuhanuzi. Ellen White nawe ari kwerekwa ibigomba kubaho bitewe no kutizera k'ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mu 1850 hari hashize imyaka 6 habayeho kwa gucika intege gukomeye. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mu 1850 i New York, Uwiteka yanyeretse ko umurimo ukomeye ugomba gukorwa n'ubwoko bwe niba bashaka kuzahagarara badatsinzwe mu ntambara y'umunsi w'umwami. Ngo hari umurimo ukomeye ugomba gukorwa mu bwoko bw'iki? Bw'Imana. Neretswe abiyita Abadivantiste ariko bakanga ukuri kw'iki gihe. Nabonye yuko bari barimo kwirema ibice, kandi ukuboko kw'Uwiteka kwari muri bo kugira ngo kubagabemo ibice, kandi ngo kubatatanye. Nyamara kandi ubu turi mu gihe cyo kwihuriza hamwe. Ubwo mu Ellen White hashize imyaka 6 agiye kubona mu iyerekwa, abona Abadivantiste, ngo abona ukuboko kw'Imana kuri hagati muri bo ngo kubareme imiki. Ibi n'ubuhanuzi burimo bwasohoye kandi bugikomeje gusohora. Turajyaniranye. Aravuze ngo neretswe abiyita Abadivantiste ariko bakanga ukuri kw'iki gihe. Nabonye yuko bari barimo kwirema ibice, kandi ukuboko kw'Uwiteka kwari muri bo kugira ngo kubagabemo ibice, kandi ngo kubatatanye. Nyamara kandi ubu turi mu gihe cyo kwihuriza hamwe. Ibyo byabereyeho kugira ngo bameze nk'amabuye y'igiciro cyinshi bari muri bo, kandi bakaba barashutswe, bahumuka amaso bamenye uko bameze. Ibyo byabayeho kugira ngo abarimo bameze nk'amabuye y'igiciro bashobore guhumuka amaso bamenye akaga bagize gute barimo. Nuko noneho iyi ntumwa z'Uwiteka ziberetse ukuri, baba biteguye kukwemera mu kwera kwako kose na gahunda yako, no kureka abo bafatanyaga mbere n'amafuti yabo kugira ngo bahagarare mu ruhande rw'iki? Rw'ukuri. Aya ni amagambo y'umuhanuzi. Niyo mpamvu ibice muri kubona bigenda biboneka mu bitwa ubwoko bw'Imana biraterwa n'uko abantu baretse gukomeza kugendera mu nzira z'iki. Biraterwa n'uko amategeko y'Imana yirengagijwe. Biraterwa n'uko amagambo twahawe n'abahanuzi y'ukuri atumvirwa. Nk'uko Abisirayeli Uwiteka yababwiye ngo nimutumvira nzabateza ibi byago, igihe kizagira batatanyirize muki? Mu mahanga bakikije. Ni nako uyu munsi Abadivantiste kugira ngo twihurize hamwe bitewe no kutizera gukomeye birimo biratuma abantu batatanya, bamwe bagahaguruka bagaca abandi nk'uko murimo kubyumva. Aho kugira ngo turebe ngo twaragomye nitwumvira Imana, reka twumvire Imana, ahubwo haravukamo bamwe bati nitwe turi mu kuri, bagaca iki? Abandi. Ngo ariko ibyo ngibyo Imana iremera ngo bibe, haboneka ubwoko bucukumbura bumenye impamvu yo gucikamo ibice kugize gute kuri we. Ubwo Ellen White rero yeretswe yuko ukuboko kw'Imana kurimo kubata kugira ngo ariko bameze nk'amabuye y'agaciro bahumuka amaso
bamenye ngo kuki aka kaga karimo kuba, ni iyihe mpamvu. Noneho agiye kubyitegereza, yongeye kubibona, abibona mu igare ry'umwotsi, abona impamvu y'uko gucikagurikamo ibice. Ngaho reka tujyanirane. Yabonye ibyerekeranye n'igare ry'umwotsi ngo byari ubushukanyi cyangwa se ubuyobe bwari bumaze gutwara abantu benshi, kandi abantu benshi bararindagira bikomotse ku kuba abantu barakomeje kuba impumyi, ntibakomeze ngo bumvire icyo amategeko y'Imana agira gute asaba. Ngaho reka tujyanirane kuri paje ya paje ya 88. Reka mpere 87 baravuze ngo dukwiriye kugenzura neza imfatiro z'ibyiringiro byacu, kuko bizaba ngombwa gusubirisha ibyanditswe impamvu zo kwizera kwacu. Ubwo bushukanyi buzakwira hose, bizaba ngombwa ko duhangana imbona nkubone, kandi tutitegura urwo rugamba tuzafatwa mu mutego kandi tuneshwe. Ariko nidukora ibyo dushoboye byose byatubashisha kwitegura urugamba ruri imbere yacu, Imana izakora uruhare rwayo kandi ukuboko kwayo gukomeye kuzadukingira. Nimukurikirana ngo ubuhakanyi cyangwa se ubushukanyi buzaba buri bwose babandi bitwa ubwoko bw'iki, bitewe n'uko birengagije kumvira amategeko y'Imana no gukomeza gushikama kuri Bibiliya ndetse n'umwuka w'iki w'ubuhanuzi. Ngo rero nitutaba amaso ngo buri wese acukumbura amenye ukuri, ngo natwe tuzafatwa n'ubushukanyi n'ubuyobe. Ngo ariko nidukora ibyo dushoboye byose byatubashisha kwitegura urugamba ruri imbere yacu, Imana izakora uruhare rwayo kandi ukuboko kwayo gukomeye kuzadukingira. Aho kugira ngo Imana yemere yuko imitima y'abizera ishukwa no kuyoborwa n'ibitangaza by'ibinyoma bya Satani, izaboherereza ubufasha bw'abamarayika bose b'ijuru kugira ngo ibagoteshe uruzitiro. Mwumve hepfo rero, neretswe kwihuta k'ubwo bushukanyi uko bwakwirakwijwe hose, neretswe igare ry'umwotsi, kwihuta kwaryo kwari nk'umurabyo. Marayika ambwira kwitegereza neza, amaso yanjye nyahanga noneho kuri iryo gare. Bingaragarira yuko isi yose yinjiyemo, ku buryo ki nta muntu n'umwe wasigaye atinjiyemo. Marayika arambwira ati, bahambiriwe mu miba kugira ngo batwikwe. Nuko ambwira kwitegereza umuyobozi w'iryo gare, wari ufite ubwiza bw'igikundiro, kandi abagenzi bose baramwemeraga bakamwubaha cyane. Nibajije uwo ari we, mbibaza marayika, aransubiza ati, ni Satani ubwe. Iryo gare ry'umwotsi ngo ryari riyobowe nande? Niwe uyoboye iryo gare mu ishusho ya marayika w'umucyo. Noneho Elena White abonye Satani uyoboye iryo gare ariko mu ishusho ya marayika w'iki? Isi yose yarayigaruriye, bose bizeye imbaraga ze n'ubushukanyi n'ibinyoma, niyo mpamvu bazazimira. Uriya uri iruhande rwe umukurikiye mu cyubahiro niwe mukozi waryo. Bariya abandi ni abashinzwe imirimo itandukanye uko amakene ari. Uko niko bajya mu irimbukiro bihuta nk'umurabyo. Nabajije marayika niba mu by'ukuri isi yose yari yinjiyemo, ambwira kwitegereza mu rundi ruhande. Noneho mbona agatsiko gato kanyuraga mu nzira ifunganye. Amen. Ntabwo igare ryose, ntabwo abantu bose bari muri iri gare ry'iki, ngo ahubwo yabonye akandi gatsiko kari ku ruhande. Noneho mbona agatsiko gato kanyuraga mu nzira ifunganye, bose bagaragaraga ko bahujwe n'ukuri rwose. Ngo aba bantu bagaragaraga ko bahujwe n'iki? Mu gihe cy'ubushukanyi buteye ubwoba, mu gihe cy'inyigisho z'ibinyoma, mu gihe cy'ibihimbano by'abantu, mu gihe abantu bayoboza abandi ibitekerezo byabo, ngo aba ngabo bari bahujwe n'iki? N'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ngo Elena White yeretswe ibi bice biriho mu itorero ry'Abadiventiste. Murankurikiye? Kandi ni ubuhanuzi burimo kugira gute? Abantu bize kera kandi babiga byinshi ariko ntibahindurwa nabyo. Yesu yaravuze muri Matayo 7:21 ngo abavuga mwami si bo bazinjira mu bwami bwayo, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ubu abantu benshi bavuga Imana ku rurimi, ariko wareba imibereho yabo ugasanga nta bihuriye n'iki na Kristo bavuga. Siko bimeze? Ubu Kristo buriho nubwo mu magambo, ariko mu bikorwa ntabwo.
niyo mpamvu rero Imana igomba kwemera ko ishungura rigira gute kandi rikaba mu bwoko bw'Imana. Bari baratoranijwe kugira ngo bahagarare Imana ni abadivantiste umunsi wa kangahe, bari abatwara mucyo mu isi, ariko uyu munsi ibikorwa by'abitirirwa ko turi abadivantiste nibyo birimo gutuma n'abapagani badashobora kwemera iki ukuri tuvuga. Ni iyihe mpamvu yatumye gusubira inyuma kubaho? Ngaho reka tujyanire mu ntambara ikomeye kugira ngo murebe ukuri gukomeye Imana iduhishurira mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo tukwiteho tumaramaje. Kuri paji ya 270 370 intambara ikomeye tujyaniranye. Ariko reka mbere 367 none ni iki cyabaye? Ni ubuhe burangare? Ni iki Satani yakoze kugira ngo iri torero ry'abadivantiste ricikemo ibice byinshi? Mbese ko ibice bibaye byinshi tuzamenya abo ukuri ari abahe, sibyo? Kuko biradusaba hari uriya muhanuzi avuga, mwibuke muri Yeremiya aho twasomye ngo nimuhagarare mu nzira murebe mubaririze inzira za ryari. Ubwo igihe tugezemo ni igihe cyo inzira zibaye nyinshi, siko bimeze? Ni igihe cyo kubaririza kugira ngo tumenye inzira y'iki y'ukuri, kandi iyo nzira y'ukuri aba ariyo tunyuramo, kuko niwe muhanuzi yavuze ngo nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yayo. Ubu abantu benshi barajarajara, buri wese aravuga ngo se ndamenya itsinda ry'ukuri ryaba riri, ariko twahawe inzira nidusoma neza ibyanditswe byera. Hepfo baravuze ngo umushukanyi ukomeye afite ingabo nyinshi cyane ziteguye gukwirakwiza amafuti y'ubwoko bwose kugira ngo agushe benshi. Ubwo nawe tiyeretswe umushukanyi ashaka gukwirakwiza amafuti muki mu itorero kugira ngo agushe benshi. Paje 369 hasi ku gika cyo hasi turahita twambuka tujye hirya. Ubuhakanyi yateguye akurikije irari n'ubushobozi bwa buri muntu wese ashaka kurimbura. Umugambi we ni ukwinjiza mu itorero kutavugisha ukuri, ibintu bituma hatabaho kwihana, bigatera abantu gushidikanya no kutizerana, maze bikabera inzitizi abifuza kubona umurimo w'Imana ujya mbere, ndetse nabo ubwabo bikabazitira. Benshi badafite ukwizera Imana by'ukuri cyangwa batizera ukuri ko mu ijambo ryayo, bemera amwe mu mahame y'ukuri bakayakoresha nk'abakirisito, maze bikabashoboza kwinjiza amafuti yabo mu bantu nk'aho ari amahame y'ibyanditswe byera. Aya magambo murayumvise? Satani rero yateguye ingabo nyinshi kugira ngo zinjire mu itorero, abantu binjire batihannye by'iki by'ukuri, noneho ngo binjize amafuti mu itorero, maze bayabwira abantu ngo bayagendereho nk'aho ari urufatiro rw'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho nibamara kwizera ayo mafuti azaba ashoboye kwigarurira abantu bangana iki. Niyo mpamvu imivurungano igomba kubaho iyo habayeho gutatira no kureka ijambo ry'Imana. Hepfo hirya baravuze ngo igitekerezo cyo kumva ko icyo umuntu yaba yizera cyose ntacyo bitwaye ni kimwe mu buhendanyi bukomeye Satani atsindisha benshi. Kwizera ko nukuvuga ngo kwizera ko igitekerezo cyo kumva ko icyo umuntu yaba yizera cyose ntacyo bitwaye ni kimwe mu buhendanyi bukomeye Satani atsindisha abangana iki. Azi ko ukuri kwakirana urukundo kweza ukwakiriye, maze akanezezwa no gushaka amahame y'ibinyoma n'imigani y'ibihimbano kugira ngo abisimbuze ubutumwa bwiza. Satani azi neza yuko ikinyoma iyo kivanze n'ukuri, abantu nubwo bakwiga bingana iki ntabwo imibereho yabo izigera ihinduka. Niyo mpamvu azana amahame y'ibinyoma akayashyira mu myizerere, abantu bakayizera nk'ukuri, nyamara kuko atari ukuri bakazashaka gukiranuka bakagira gute, bakakubura. Hepfo baravuze ngo guhera mbere na mbere abagaragu b'Imana bakomeje guhangana n'abigisha b'ibinyoma. Abo ntibari abanyangeso mbi, ahubwo bari abacengeza ibinyoma byangiza imitima. Eliya, Yeremiya, Pawulo bacyahaga bashikamye kandi bashize amanga abigisha b'ibinyoma bakuraga abantu ku ijambo ry'iki. Abigisha b'ibinyoma umugambi wabo no gukura abantu ku ijambo ry'Imana. Uwo mudendezo wasaga nk'idini ishingiye ku kwizera kw'imbura mumaro nta gaciro wari ufite imbere y'abo baziranenge bari bahagarariye iki ukuri. Mwumve rero aho nshaka cyane naha muri iki gika tugezemo. Satani akoresha iki kugira ngo ashobore guteza amacakubiri mu itorero? Ni ugukura abantu mu kuri kw'ijambo ry'iki, akinjizamo ibinyoma mu gihe gitoya,
ugasanga itorero ryavutsemo iki? Ibice. Ubusobanuro budafututse kandi bushishana bwahabwaga ibyanditswe byera, ndetse n'inyandiko z'impimbano zivuguruzanya zerekeye kwizera mu by'idini ziboneka mu bakirisito, ni umurimo w'umwanzi wacu ukomeye wo gutera urujijo mu bantu kugira ngo badashobora gutandukanya ukuri n'iki. Satani azi ko abantu batamenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma azaba yabigaruriye. Niyo mpamvu ngo bagerageza kugoreka ibyanditswe byera bagashaka n'izindi nyigisho mpimbano, maze bakaziha abantu nk'aho ari ijambo ry'iki. Ngo ibyo rero bituma abantu batamenya gutandukanya ukuri n'iki n'ibinyoma. Hepfo, kutumvikana n'amacakubiri biri mu matorero ya Gikristo muri iki gihe ahanini bikomoka ku ngeso yo kugoreka ibyanditswe hagamijwe gushyigikira inyigisho mpimbano. Ibyanditswe byera bikagorekwa kugira ngo abantu bashyigikire inyigisho, aho kwigana ijambo ry'Imana ubwitonzi bicishije bugufi mu mitima kugira ngo bamenye ubushake bwayo. Benshi bahirimbanira kuvumbura ibintu bidasanzwe cyangwa se guhimba ibishya. Murankurikiye? Ubukuri n'ibinyoma byarivanze. Ni nayo mpamvu usanga abantu barabuze icyo bafata n'icyo bagira gute. Twahoze tuganira na muzehe mu gitondo tuvuga ngo ubu buri muntu wese ararema agatsinda akakita ngo nitwe torero ry'iki, kandi nta byanditswe byera arimo kwipimiraho. Undi agahaguruka ngo twebwe nitwe turi mu kuri, kandi wamubaza ngo ibyanditswe byera bihamya n'iki, umwe agahagurukana ibyanditswe bye undi bye. Siko bimeze, ku buryo abantu bananiwe gutandukanya ukuri n'iki. Mbere yo gusoma aya magambo reka nsome Yeremiya mwumve icyo Uwiteka ashaka. Yeremiya 15:19 haravuze ngo, Yeremiya 15:19, nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Ibishimwa nubivana mu ki? Uzaba nk'akanwa k'Imana. Imana ikeneye abantu bamenya gutandukanya ukuri n'iki, bagakura ibishimwa mu bigawa. Ntuhure n'umuntu ngo ni umupasitori ngo ari kukubwirira ijambo ry'Imana ejo ukubona ari kwiba abantu, ari gutukana, ari gusambana, ari gukora iki, ngo nurangiza uvuge ngo ubwo ni umuntu w'iki. Imana ishaka ko dukura ibishimwa mu ki? Mu bigawa. Nibwo tuzaba nk'akanwa k'Imana. Ngaho reka twigarukire ku ijambo ry'Imana. Hano umuja w'Imana yandika mu nama zigirwa itorero, ubundi abadivantiste twahawe Bibiliya kugira ngo tutazayisobanura uko twishakiye twese, iduha n'umwuka w'iki. Umwuka w'ubuhanuzi udusobanurira amasomo ya Bibiliya tudashoboye kwisobanurira. Yandika ku bijyandanye n'ubuyobe Satani ateza kugira ngo abantu batamenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Mu nama zigira itorero umugabane wa 2 yaravuze ngo, yavuze ibyerekeranye n'ibitabo abantu bahora bandika bakabigereka kuri Bibiliya. Turajyaniranye ahantu muhumve, kuko natwe dukeneye kugira ngo tumenye gukura ibishimwa mu ki. Kuko Satani yagerageje kuvanga ukuri n'ibinyoma, natwe tumenye kuvangura ukuri mu ki, mu binyoma. Tumenye ngo ukuntu ukuri ibi ni ibinyoma. Hepfo baravuze ngo kuri page 84, naho ari nawe iti ni icyigisho kivuga ngo guhitamo ibyo dusoma. Satani azi yuko ubwenge buhindurwa cyane n'ibyo bugaburiwe. Ashakashaka uko yatera abasore n'ingaragu gusoma ibitabo by'ibitekerezo, imigani y'ibihimbano n'ibindi bitabo. Abasomyi ba bene ibyo bitabo bahinduka abantu batagikwiriye gukora umurimo wabashyizwe imbere. Bagira imibereho ihuzagurika, ntibifuza gushakashaka mu byanditswe ngo bigaburire kuri Imana yo mu ijuru. Reka mbabwire, itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7 igihe Ellen White yari akiriho habonetsemo ibintu by'ubuyobe. Turajyanye ngo umucyo Imana yahaye Ellen White utangira kwirengagizwa, ibitabo birimo kuri banga kubisoma, ngo ahubwo batangira kwandika ibindi bitabo. Murankurikiye? Umuzingo wa mbere kuri page ya 134 mwumva umuburo yatanze 132. Aha iki itorero aravuga ngo ni ku kigagingo kavuga ngo kutamenya ibihamya si rwo rwitwaza. Kutamenya iki? Ni umwuka w'ubuhanuzi. Benshi bagenda banyuranya rwose n'umucyo Imana yahaye ubwoko bwayo, kuko badasoma ibitabo birimo umucyo n'ubwenge n'imiburo no guhana. Kwita ku by'isi, gukunda ibintu bishya byadutse no kutizera Imana byakuye abantu ku mucyo Imana yatangiye ubuntu. Kandi ibitabo
n'ibinyamakuru birimo ibinyoma biriho bizerera mu gihugu. Ubwo ibitabo byandikwaga birimo ibinyoma nibyo abantu bakundaga gusoma aho kugira ngo basome ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Hepfo aravuze ngo gushidikanya no kutizera Imana biriyongera hose. Ubwo ntiyabibonaga umucyo w'agatangaza uva ku ntebe y'ubwami y'Imana uhishwa munsi y'intonga. Imana izabaza ubwoko bwayo icyatumye bawirengagiza. Birengagiza iki? Uwo mucyo w'umwuka w'ubuhanuzi. Ni ngombwa kuzayisubiza iby'akambi kose yabamurikishirije mu nzira yacu, niba karaduteye gukuza amajyambere mu by'Imana cyangwa niba twarakanze, kuko ibiturutiye kuba byiza ari ukwikurikirira ibyo twikundiye. Ubwo avuga aya magambo yayavugaga igihe abantu birengagizaga cyane ijambo ry'iki Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, maze ngo hakandikwa ibindi bitabo, ibinyamakuru ndetse n'ibyigisho n'amigisho. Turajyaniranye. Noneho ngo ibyo akaba ari byo abantu bakunda gusoma, nyamara Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bigashyirwa hehe? Ngo ibyo byatumye kutizera kurushaho kugira gute? Gukwira. Noneho hahandi ari kuvuga rero, ari kuvuga ku bitabo byandikwaga hirengagizwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, yaravuze ngo iyaba ibitabo byinshi bicapwa byatwikwaga, icyago gikora umurimo uteye ubwoba mu bwenge no mu mutima kiba cyaragize gute? Cyarazitiye. Gukunda ibitekerezo, imigani y'ibihimbano y'amandwe ndetse n'ibindi bitabo byitwa ibinyamakuru by'idini, ibitabo nyirabyo yandika igitekerezo cye akakigira icyigisho, ibyo bibera abasomyi umuvumo. Mwumvise kutizera aho kurimo guturuka? Iyaba abadivantiste munsi wa karindwi barazirikaga kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi gusa, ntihagire ibindi bitabo bagira gute? Bandika bitari bya Ellen White ngo babisohore, ntabwo ubuhakanyi buriho uyu munsi bwari kubaho. Ntabwo amacakubiri no kutumvikana byari kugira gute? Twese tuba turi umwe kuko umuyobozi wacu yari kuba Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ngo ariko ibitabo byinshi byaranditswe ngo maze bisimbuzwa Bibiliya, maze bituma ubuhakanyi n'ubuyobe bwinshi bwinjira, ngo Imana igambira yuko ubwo bwoko bucikagurikamo iki? Ibice. Mwibuke rya gare ry'umwotsi yeretswe bwari ubushukanyi, sibyo? Bwakuraga abantu ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu rero ngo abasigaye ku kuri babaye bake cyane. Abo bake rero reka nsome hakurya mwumve. Ibitekerezo by'idini bishobora kugaragazwa mu bitabo by'ibitekerezo, ariko akenshi Satani yiyambika umwambaro wa marayika maze akabona uko yoshya abantu abashuka. Ntababa bararetse ibishuko byatuma baba amahoro baramutse basomye ibyo bitekerezo. Hepfo baravuze ngo kubwo ibitabo byinshi bihora byoherezwa biva mu macapiro, abasaza n'abasore bagira ingeso yo gusoma bafite ubwira kandi bagasoma ibyo hejuru gusa, maze ubwenge bukabura imbaraga yabwo yo gutekereza ibigize umumaro. Nimubona ko ibyo dusoma buriya muri iki gitabo hari aho bavuze uburyo Satani ajya dutera binyuze mu buryo butatu. Turajyanye. Ni ibyo twumva. Ibyo twumva byangiza intekerezo zacu. Ibyo tureba bikangiza intekerezo zacu. Nibyo ubwo hari ibyo twumva, hari ibyo dusoma, hari n'ibiza mu bitekerezo byacu bwabyo Satani akanyura mu byiyumviro byacu. Turajyanye. Umuntu akaza akaba yakwibwira ibintu akabifata nk'ukuri kandi wabireba ugasanga bidahuje n'ikijambo ry'Imana rivuga. None rero ngo Satani kugira ngo ashobore kuyobya abantu yanyuriye mu nyandiko. Abantu bakandika ibitabo, bamara kubyandika ngo ni ijambo ry'iki? Ariko barangiza bati ni imfashanyigi. Siko bimeze se? Nyamara mwibuka Abisirayeli mu gihe cya mbere baremaga ibishushanyo bari kuvuga ngo ni imfashanyigisho, sibyo? Ngo ariko Imana iravuga ngo mwanshushanya nande twahwana, mwangiranye nande twahwana. Ngo ibyo bigirwamana simbishaka. Uyu munsi wo mu ntambara ikomeye baravuze ngo ibigirwamana ntabwo ari bya bindi by'ibiti n'amabuye, ngo ahubwo ni inyigisho abantu bihimbira, barangiza bakaziha abantu nk'aho babahaye ijambo ry'iki. Sinzi icyo mvuze niba muri mu kucyumva. Uyu munsi Bibiliya n'ibitabo bya Ellen White ni iby'ubwoko bw'Imana bwakaba burimo gusoma, tukamenya ngo turi kwiga ijambo ry'iki. None uyu munsi abantu barandika ibitabo bitagira ingano, natwe tugakomeza kubisoma ngo ni ijambo ry'iki. Tugasoza
natwe ubwenge bwacu bunaniwe gutandukanya ukuri n'iki, ngo kuko ibice rero bihita bivuka nk'uko hariya mu ntambara ikomeye batubwiye ngo ibyo bitabo uko abantu bagenda bagoreka ibyanditswe ngo nibyo bituma habonekamo amacakubiri abantu bagacikagurika mu bice byinshi. Ellen White we yahawe umucyo cyane ukomeye, yamaganira kuri ibitabo bindi byandikwa bigerekwa ku nyandiko ze, agerageza kwereka itorero mu gihe yari arimo ko ridakwiriye kugira izindi nyandiko bandika, ahubwo bakwiye gushishikariza abantu ibitabo by'itorero. Ngaho ni mu byumva uko yabivuze kuri paje y'ijana ku muzingo wa mbere 132 yaravuze ngo ibihamya bikwiriye gushyirwa muri buri rugo rw'abubahiriza isabato, kandi bene data bakwiriye kumenya agaciro kabyo maze bagahendahenderwa kubisoma. Mwabyumvise? Umugambi wo gusuzugura ibyo bitabo maze mu itorero hakaboneka bimwe muri ibyo si iby'ubwenge. Umugambi wo gusuzugura inyandiko za Ellen White maze hakaboneka ibindi bitabo ntabwo ari iby'iki. Hepfo baravuze ngo batekereza yuko ibihamya by'umwuka w'Imana bikwiriye kuba mu bitabo bya buri muryango wose, maze bikajya bisomwa hato na hato. Nimujye mubishyira aho bishobora gusomwa na benshi. Sibyo? None uyu munsi urasanga umuntu urajya mu bitabo bya Ellen White kuko umuntu yiza amigisha imyaka myinshi, wamusomera mu gitabo cya Ellen White reka ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri. Ku buryo bukutizera ariko gutumye abadivantiste tudahuriza hamwe, ibice bikaba byinshi, ababasohotsemo bariya b'abagorozi nabo barasohotse bandika ibindi bitabo. Kandi mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe Ellen White yaravuze ngo nimureke inyandiko ze zivugire, nta muntu ahaye uburenganzira bwo kongera gusonzora inyandiko ze ngo yandike ibindi bitabo. Aho turajyanye erega abantu b'Imana ukuntu kuri Imana yaduhishuriye, sibyo? Kugira ngo ducukumbure tumenye ukuri nyakuri, tugutandukanye n'ibinyoma. Buriya aho twageze hariya mu Bugande, murebe icyo Imana irimo gukora, tumaze kubereka ngo burya mwebwe impamvu mubona murimo gusubiranamo abantu bakabatwaza igitugu, ni uko mwizeye ibintu by'ibihimbano aho kwizera ijambo ry'Imana. Abantu kugira ngo basome Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, abantu bakandika ibitabo bakaza bakabisoma, mu gahe gato ugasanga barimo barasopana, ntibarimo kugira kumvikana. Twagezeyo tumaze kubereka ibyanditswe byera bya Ellen White n'umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya, tubereka n'izindi nyigisho mpimbano. Baravuze batuku n'ukuri, nabo bafata umwanzuro bati tugiye kwamagana no kurwanya izindi nyandiko zose zitirirwa ijambo ry'Imana. Kandi Ellen White yaravuze ngo mu butumwa bwatoranijwe, reka ayo magambo nyasome, ni umuzingo wa mbere, yaravuze ngo Bibiliya yonyine niyo ikwiye kuba indongozi yacu. Ubwo ni Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Aravuga ngo igihe ijambo ry'Imana rizaba ryizwe, rigasobanuka kandi rikumvirwa, umucyo wako uzamurikira isi. Ukuri gushya ni kwakirwa kandi kugakurikizwa, kuzatuzirikira kuri Yesu hakoreshejwe imirungo ikomeye. Ntimubona? Nitwiga ukuri kuzatuzirikira kuri indi, ntabwo tuzatandukana. Ariko ibinyoma naba ari byo twiziritseho, ntabwo tuzabona. Niyo mpamvu ya magambo Ellen White yeretswe ngo abone ukuboko kw'Imana kurimo kubatatanya. Nuko bari bamaze gushyira ukuri ku ruhande, Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bakavuga ko babyemera, ariko bagashyiraho ibindi bitabo bitari bya Ellen White. Maze kutizera kurushaho kuganza, ibice bigira gute? Biravusha. Bibiliya kandi Bibiliya yonyine niyo ikwiriye kuba ishingiro ry'imyizerere yacu, umurunga w'ubumwe. Abubahira ijambo ryera bose bazahuza. Niyo mpamvu tubwira n'abantu bose baba bari mu idini ko twavuyeyo baduciye, turajyanye, ko turi kwerekana ukuri, twavuga ngo mwaze tukiga ibyanditswe byera. Ntibemere bakaduca. Ariko abantu bemera kugaruka ku kuri kwa Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi gusa, bakareka ibindi bitabo bihimbwe n'abantu birimo ubwenge n'ibitekerezo by'abantu, tukagaruka ku ijambo ry'Imana, tuzahuza. Siko hano bavuze intekerezo zacu bwite, abubahira ijambo bose bazahuza. Intekerezo zacu bwite nuko tubona ibintu ntibikwiriye kuyobora imihati yacu.
umuntu aribeshya ariko ijambo ry'Imana ryo ntibigira gute. Niyo mpamvu nakwandika igitabo nkibeshya nkashyiramo ibindi bitari ukuri, ariko ijambo ry'Imana rikwiye kuguma gutya ari umwimerere. Aho kugira ngo dusubiranemo, abantu nibashyire hejuru w'iteka. Reka duhangane n'ibiturwanya byose nk'uko databuja yabigenje avuga ati handitswe ngo. Reka tuzamure ibendera ryanditswe ngo Bibiliya umugenga wo kwizera kwacu n'imyizerere yacu. Narindi kubabwira hariya hakurya tumaze kwiga, baravuze bati burya twari dutegereje ngo abajyaga batuyobora bakatubwira ijambo ry'Imana, ubwo bagiye bakaba baduciye birarangiye tugiye kugwa. Bahise bagaruka kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ku buryo bavuze bati umwizera uwo ari we wese akwiye kumenya ko umuyobozi wacu ari Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo nibyo bizatuma duhinduka iki? Duhinduka umwe. Ellen White arongera arandika, ngaho ni mwumve, hariya tubonye ko ku gatsiko gato kari gafatanishijwe n'iki? N'ukuri. Ariko muri utwo duce twinshi yavuzemo amagambo akurikira, kuko yaje kongera kubona noneho ibi bice biriho abyerekwa byagize gute, byabaye. Murankurikiye? Abona mu itorero ry'Abadiventiste havutsemo ibice bingana iki? Byinshi. Kuri paje ya 124 haranditse ngo ubutsiko butandukanye ubutsiko butandukanye buvuga ko bufite imyizerere y'Abadiventiste. Buri gatsiko gafite agace k'ukuri. Turajyanye? Buri gatsiko gafite agace k'iki? Kukuri. Ariko Imana yahaye abana bayo biteguye umunsi w'Imana uko kuri kose. Aka gatsiko yagahaye ukuri kutazwi n'agatsiko akariko kose ko muri two, kandi habe no kugusobanukirwa. Bango mu dutsiko twinshi hazabonekamo agatsiko kangana iki? Kamwe Imana izaho ukuri kungana iki? Kose. Ni ibintu bifatanishijwe ngo kandi habe no kugasobanukirwa. Ni ibintu bifatanishijwe ikimenyetso kuri bo, ariko Uwiteka yabihishuriye abiteguye kureba no gusobanukirwa. Igihe Imana ifite umucyo wo gutanga, izaha ubwenge abana bayo bataruhije bagira ubukene bwo kubaza ubusobanuro bwako ku bantu bari mu mwijima w'ibinyoma. Ngaho reka tujyanirane. Mu matsinda yose yavuye mu Badiventiste, mu matsinda agize gute? Yavuye mu Badiventiste, abafite ukuri ko kumenya ngo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi nibyo bitabo byonyine ni bake. Turajyanye? Niyo mpamvu twe twabonye neza n'abandi bose bagiye bubaha Imana. Umugambi wabo wari ukugarura abantu ku ijambo ry'Imana, kandi bakabereka bakabatandukanyiriza inyigisho z'ukuri n'inyigisho z'iki, ku buryo umuntu agira ubwishingizi bwo kuvuga ngo nge ndi kwiga ijambo ry'Imana, ntabwo ndi kwiga ibinyoma n'ibihimbano by'abantu. Niyo mpamvu twahishuriwe aya magambo. Tubona yuko Ellen White yatanze umuburo ndetse yerekana ibitabo 5 muze, nk'uko Imana yahaye Mose kwandika biriya bitabo bingahe? 5. Kandi noneho Abisirayeli bose bakurikiye bategekwaga kugira ngo bakurikirane ibitabo bingahe? 5 bya Mose. N'abandi bahanuzi bose bagiye baza bashishikariza abantu ibitabo bingahe? 5. Niko Imana yaduhishuriye yuko ibitabo 5 byanditswe ari ibitabo bikomeye cyane ubwoko bw'Imana bukwiye kwizirikaho, kuko birimo umucyo, bikazatuma duhinduka ubwoko bwihariye bw'Imana. Ngaho tujye kuri paje yawe ya 13, inama zigirwa itorero. Baravuze ngo itorero ry'Abadiventiste uko ryagiye rikura ryagiye rihabwa umucyo, ariko hano baravuze ngo ariko uko itorero ryakuraga n'ibihe bigahita, Uwiteka yagaragaje igitekerezo cy'intambara ikomeye yerekeye ikintu kimwe kimwe mu buryo burushijeho gukomera mu mayerekwa menshi yiyungikanyaga. Maze Madamu White yongera kubyandika ubwa kabiri hagati mu mwaka w'1870 n'1844 mu bitabo 4 byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Igitabo cyitwa igitekerezo cyo gucungurwa kigaragaza imigabane y'ingenzi iruseho y'igitekerezo cy'intambara ikomeye cyavanywe muri ibi bitabo. Iki gitabo cyanditswe mu ndimi nyinshi cyereka abantu benshi byerekeranywe muri iryo yerekwa ry'intambara ikomeye. Hanyuma kandi Madamu White yanditse iby'intambara ikomeye abirambuye, avuga akantu kose mu bitabo 5 by'intambara
yabaye uruhererekane guhera isi kigira gute ikiremwa kugeza ku isi. Ngaha hantu nimukanguke muhumbe neza. Ellen White hari ibitabo yabanje kwandika bwa mbere, turajyanye, abyandika ari umucyo ugomba kuzamurika abantu kugira ngo bagere ku rugero rwo gusobanukirwa neza ibyanditswe byera. Ku musozo rero agiye amaze kwandika ibyo bitabo, yahawe iyerekwa ryo kwandika ibitabo bingahe? 5. Ngaho ni mu byumve. Ibyo bitabo ni ibi: abakurambere n'abahanuzi, abakurambere n'abahanuzi, abahanuzi n'abami, uwifuzwa ibihe byose, ibyakozwe n'intumwa, n'intambara ikomeye. Ibi bitabo birimo igitekerezo cya Bibiliya uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza ku iherezo ry'ubukristo, ukageza mu gihe cy'ubukristo, kandi bigakomeza icyo gitekerezo kugera ku iherezo ry'igihe. Bigaragaza umucyo ukomeye kandi bigatera ubutwari. Ibyo nibyo bitabo bifasha abadivantisiti umunsi wa karindwi kuba abana b'umucyo n'abana b'iki? B'amanywa. Muri byo niho tubonera gusohora kw'ibi byiringiro bigira biti: ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ibi bitabo bingahe? Byanditswe nyuma y'ibindi bitabo Ellen White yanditse. Noneho ngo nibyo bizatuma abadivantisite bahinduka abana b'iki? B'umucyo. Niba byiga akaba ari byo bashingiraho kwizera kwabo. None igiteye agahinda, ibi bitabo ntibihabwa iki? Agaciro. Abantu aho kugira ngo bari byo basoma, ahubwo usanga barimo kwisomera ibindi byanditswe n'iki? N'abandi bantu. Nguko kutizera kwamaze kuvuka, ngo ariko Imana igomba guhishurira abantu bayo ukuri gugize gute? Gukomeye mu gihe giheruka. Niyo mpamvu umuhanuzi yongeye kubibona mu ntambara ikomeye, yerekana ubwoko bugomba kuzasigara ku isi, ko ari abantu bazaba bakomeza Bibiliya kandi yonyine. Ubwo iyo bavuze Bibiliya kandi yonyine, baba bavuze Bibiliya na biriya bitabo bingahe? 5. Bakamenya noneho n'ibindi bitabo Ellen White yanditse ko byari birimo kwerekeza abantu kuri ibyo bitabo bingahe? 5. Hano baravuze ngo kuri paji ya 418, mu gihe giheruka yerekana ubwoko bw'Imana buzahagarara mu isi, kandi bukaba ari ka gatsinda kazaba gafite ukuri kutavanzemo izi nyigisho z'ibinyoma. Hano baravuze ngo ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya. Intambara ikomeye, paji na 18, 418, mumbabarire mwahageze. Ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya kandi bonyine. Abo bantu bazaba ari ab'Imana ku isi bazaba bakomeza Bibiliya kandi yonyine, nk'urufatiro rw'inyigisho shingiro n'ipfundo ry'ubugorozi bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga, itegeko cyangwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'amadini, nk'uko ubwinshi no kudahuza ari nk'iby'amadini bahagarariye, ubwinshi bw'amajwi si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera kw'idini. Murankurikiye? Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuye n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Murankurikiye? Abagomba gusigara rero bahujwe n'ukuri, bakomotse muri bwa buce bwinshi buvuye mu badivantisite, ni abantu bazaba basobanukiwe Bibiliya yonyine, bakamenya n'ibihamya byo bisobanura Bibiliya kuko byatanzwe n'Imana, bakamenya ko ikivuzwe cyose cyavuzwe n'Uwiteka. Abo ngabo nibo bazasigara hehe mu isi. Ngo ntabwo bazagendera ku byemezo by'inama y'abakuru b'amadini, ntibazagendera ku bitekerezo by'abanyabwenge bagiye bandika ibindi bitabo, ngo ahubwo bo bazahagarara kuri Bibiliya yonyine. Reka mbabwire ngo ibice byinshi biri mu badivantiste, urajya gusanga ugasanga umuntu ari gusoma agatabo ngo iki gitabo kivuga gutyo, wasoma ugasanga si umwuka w'iki. Undi agahagurukana kandi gace k'ukuri. Nyamara ntabwo wapfa kubona bamaze guhabwa umucyo ubereka ko dukwiye kugaruka ku isoko y'ukuri, ariyo Bibiliya n'iki? Umwuka w'ubuhanuzi. Muri iki gitabo barasobanuye neza ngo ubwo impamvu turi gukoresha ibi bitabo ni ibyanditswe na Ellen White, ariko birimo kutwerekeza kuki? Kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ndetse usibye ko basobanuye ibihamya nabyo nukuvuga ngo biriya bitabo 5 byo bisobanura Bibiliya. Noneho ibindi bihamya n'ibindi bitabo Ellen White yanditse, ariko byose ayobowe n'umwuka w'iki? W'Imana. Byose bikitwa ibitabo by'umwuka w'iki? W'ubuhanuzi. Hano yaranditse ari kwerekana ibyerekeranye n'ibindi bitabo abantu bandika,
aravuga ngo mukwiye kwegurira Yesu imitima yanyu itagira gifasha. Ntibidukwiriye ko tunywera ku isoko yo mu kibaya kandi hari isoko yo mu misozi. Iyo bavuze ku isoko yo mu kibaya, ibibaya murabizi biba birimo udusoko twinshi, imvura yaguye ikagira gute kohereza mu bibaya. Ibibaya biba birimo amazi agize gute atobamye. Ariko amazi yo mu musozi, usibye muri iki gihe ko abantu basigaye bubaka ku misozi n'amatuwarete n'ibyo bacukuye bifata amazi bikamanuka bigatobera ya masoko, ariko mu bijyanye na temperance tuzi ko amazi y'isoko aba ari amazi meza adafite inenge. Siko bimeze? Nubwo uyu munsi amasoko yatobye, ariko amasoko hano ibyanditswe bivuga nayo mu misozi yandi yadatuwe yandi abayunguruye ameze neza. Noneho ijambo ry'Imana ryo rero ritugereranywa n'iki na Bibiliya n'ibyo bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, kuko niyo soko itagize gute idatobamye. Ntidukwiriye rero kunywera ku isoko yo mu kibaya kandi hari isoko yo mu misozi. Dukwiriye kureka utugezi two hasi tukavoma ku masoko yo hejuru. Bya bindi byavuzwe n'iki iby'ibihimbano by'abantu tukabishyira ku ruhande. Rero ako kantu gasubiremo baravuze ngo mukwiriye kwegurira Yesu imitima yanyu itagira gifasha. Ntibidukwiriye ko tunywera ku isoko yo mu kibaya kandi hari isoko yo mu misozi. Dukwiriye kureka utugezi two hasi tukavoma ku masoko yo hejuru. Utugezi two hasi ni za nyigisho abantu bagenda bandika kuki? Utugezi two hasi muze afite ukundi ubwo byumva. Tukavoma ku masoko yo hejuru. Amasoko yo hejuru twahawe ibyanditswe byera, kuko Yesu yaravuze ngo niyo soko y'ukuri ni iki? Y'ubugingo. Iyo bavuga gutya ntabwo ari aho baba berekeje. Babaraga amatorero mato bakabara n'amatorero manini. Tuvuge yenda ko ubu yenda tuvuge hano turi ishuri ryo ku Isabato, hejuru hariyo association n'iki, abantu bagomba kuvoma hejuru nyine mu misozi bakava muri utwo dusoko two hasi mu bibaya. Reka dusome hepfo ko hakurikiraneho byumvikana ko batari kuvuga ibyo, bari kuvuga inyigisho, bari kuvuga ijambo ry'Imana. Hepfo baravuze ngo niba hari inyigisho y'ukuri mudasobanukiwe mukaba mutayemeranya, mushakashake mugereranye ibyanditswe n'ibindi. Ubwo numva ko none ari inyigisho, ntabwo ari ibyo, ahubwo ni iki? Dukwiye kureka inyigisho zo hasi za kimuntu zayimwe n'abantu, ahubwo tukareba inyigisho yo hejuru. Ni ukuri kwavuye mu ijuru. Imana iguhaye Irinawayiti n'abahanuzi bayo bakandika Bibiliya, ntabwo ari ibyo abantu barimo kwihimbira uyu munsi. Niba hari ingingo y'ukuri, dore birakurikiranye ndi gusoma hano. Dukwiriye kureka utugezi two hasi tukavoma ku masoko yo hejuru. Niba hari ingingo y'ukuri mudasobanukiwe mukaba mutayemeranyaho, mushakashake mugereranye ibyanditswe n'ibindi, kandi mucukuze urumambo rw'ukuri mumanuke hasi mu birombe by'ijambo ry'Imana. Numva ko ari iby'ijambo ry'Imana. Noneho mwishyire ku gicaniro cy'Imana ubwanyu n'intekerezo zanyu, mukureho intekerezo zanyu musanganywe, kugira ngo umwuka wo mu ijuru abayobore mu kuri kose. Aha rero icyo barimo kuvuga ni ya masoko y'ukuri, ya Bibiliya n'umwuka w'iki, kuko inyigisho zabaye nyinshi. Nawe Gaturika yanditse ibitabo, sibyo? Bayigereka kuri Bibiliya. Abaporoso bandika ibitabo bigereka kuki? Muri kumva? Abadivantiste bandika ibindi bitabo babigereka kuri Bibiliya. Abagorozi bandika ibitabo babigereka kuki? Muri kumva ibyo bintu byose? Kandi wagisoma ngo uri gusoma iki? Nyamara ijambo ry'Imana ridushishikariza ryo kureba ibyo abahanuzi bavuze, kuko babaga basherewe n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu abavoduwa bahagararaga ku mahame ya Bibiliya bakanga izindi nyandiko zose zatangwaga na Roma. Ngaho reka mvuge ku mateka yabo mwumve kuri page ya 50, intambara ikomeye. Page ya 50 baravuze ngo abavodu none umuntu yicaye i Roma aradamaraye agiye gutegura ibyigisho ngo abantu bose bo kwisi bazagira gute. Ni ukubuza umwuka wera kwigenzura, kwiyoborera abantu mu ijambo ry'Imana. Ni nabyo byabaye none n'abadivantiste bagwa muri uwo mutego nk'uwa Roma, amigisha ategurirwa iyo ngiyo akigwa hehe? Ku isi yose. None ngo turi mu bihe bimwe.
bituma umwuka w'ubuhanuzi utagira gute, utigwa ngo ugenzurwe. Kandi Ellen White we yarabibonye aranabyamagana mu nyandiko, aravuga ngo ibi bintu ntabwo bikwiriye, ahubwo nimugarure ku ijambo ry'Imana, mugaruke ku ijambo ry'Imana. N'amadini buriya aba bandi mubona bari kugerageza kugira ngo bakumire abizera babo bagumishe mu nyigisho zabo z'ibinyoma, bagenda bareka kuvuga ngo Bibiliya nimushyire ku ruhande tuzajya tubategurira iki, inyigisho. Noneho bakabategurira udutabo, akaba ari two bakomeza kwiga kugira ngo baticukumburira muri Bibiliya. None uyu munsi umuntu ugerageje gucukumbura muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi akavuga ati ibintu ko ntabibona, abapasitoro ko tubona nta bihembo biboneka, kuko buriya wenda abadivantiste wenda twari tumenyere ko pastor agomba guhembwa umushahara agahabwa iki, ibihembo. Siko bimeze? Dusomye Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi batubwira ko itorero rigomba gusubira ku kibanza cy'intumwa, ahubwo amaturo n'ubwitange byose bigomba gutanga bigafasha abakene bagize gute. Byakozwe n'umwe bikavuga ngo nta mukene wababagamo, kuko abaga bafite ibintu barabitangaga bakabizanira intumwa zikagenzura, buri wese agahabwa icyo agize gute. Niyo mpamvu intumwa ntago zakoreraga ibihembo. Pawulo waravuga ngo ubwo yari muri Efeso abwira abakuru b'amatorero, aravuga ngo nimurebe nabanye namwe imyaka 3 n'igice. Pawulo icyo gihe yari afite ubushobozi, yari afite amaboko, yashoboraga gukora akanitunga, yakena agafashwa nk'umukene, ariko yahirimbaniraga kugira gute, gukoresha amaboko ye. Hano barabivuze mu byakozwe n'intumwa 20 baravuze ngo ahantu muhumbe. Ubwo sidusabwa gukora nk'uko intumwa zakoraga. Hano baravuze ngo ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo waho igice cya 20, reka mpere ku murongo waho wa 32. Kandi none mbaragisha Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. 3. Sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ari yankenuraga ibyo nkenye nabo twari tugize gute, twari turi kumwe. Nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo muntu uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Uyu si Pawulo? Hari umupasitoro warusha Pawulo, yahanze amatorero y'abanyamahanga, ariko nawe yakoreshaga amaboko ye kugira ngo yitunga abone nuko afasha abatagize gute. N'izindi ntumwa zose kugeza ubwo Pawulo yabwiye intumwa bageze ngo udakora ntakarye, ngo hari abari bumva ko bazajya babwiriza ubutumwa gusa ntibagire gute, ntibakoreshe n'amaboko yabo, ngo bakavuga bati twebwe twiyeguriye umurimo gusa, tuzajya dutungwa n'abizera, ntabwo tuzakoresha amaboko ya. Arangira aravuga ngo narabategetse, reka mbisome nabyo, kuko twabaye mu buyobe igihe kirekire, kuko twahishwe Bibiliya, tuyihishwa tuyifite, ariko batubuza kuyisoma ko baduhaga ibindi biduhugenza bituma tutiga iki, Bibiliya. Ngaho tujye mu Batesalonike, tujyane mu Batesalonike, mwumve uko Pawulo yabwiye abakozi bagenzi be. No Abatesalonike kanze mpagere, igice cya 3 urwa 2 rw'Abatesalonike. Reka mpere ku murongo wa 7. Ubwanyu muzi uko mukwiriye kutwigana, kuko tuticaga gahunda muri mwe, cyangwa ngo tugire uwo turya iby'ubusa, ahubwo twagiraga umuhati n'imiruho, dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemerera. Icyakora si uko tudafite ubutware, ahubwo ni ukugira ngo tubiheho icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cyacu. Kuko iki aricyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Nicyo bagize gute, babategetse ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Mu gitabo gisobanura iyi mirongo cy'ibyakozwe n'intumwa bavuzemo aya magambo. Ubwo mwumve imyaka yose tumaze tuzi ngo yewe byacu tuzajya dukora gusa, abapasitoro bicare babwiriza ijambo ry'Imana gusa, be gukoresha amaboko yabo. Siko tubizi? Ariko mwumve kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ntabwo bakwemera ko bisomwa kuko ntibibemerera ibyo bakora. Hano baravuze ngo
mu cyigisho kivuga gukora mu gihe kiruhije cya 36 hano na gatatu, reka nze mpagere. Hano baravuze ngo kuri paje ya 218, umurimo ni umugisha, ntabwo ari umuvumo. Umwuka w'ubunebwe ukuraho kubaha Imana kandi ukababaza Mwuka Muziranenge. Ikidendezi kidatemba giteza akaga, ariko isoko nziza itemba ikwirakwiza ubuzima n'umunezero ku butaka. Pawulo yari azi ko abirengagiza umurimo w'amaboko badatinda kugira intege nke. Yifuje kwigisha abagabura bakiri abasore ko mu gukoresha amaboko yabo bagatoza imihore y'umubiri wabo bizatuma bakomera, bagashobora kwihanganira ingorane n'ubukene byari bibategereje aho bazamamaza ubutumwa bwiza. Yabonye kandi ko inyigisho ze bwite zari kubura gukomera n'imbaraga iyo adakoresha ingingo zose z'umubiri mu buryo bukwiriye. Ubwo murimo muranyumva? Abari barahamagaye kugira ngo bakorane na Pawulo bagombaga gukoresha amaboko yabo kugira ngo nabo babone ibigira gute, bajye babona n'ibyo gufasha abakene, n'umushahara bagombaga guhabwa. Hepfo baravuze ngo ntabwo abantu bose bumva ko bahamagariwe umurimo wo kubwiriza bakwiriye gushimishwa n'uko bona imiryango yabo batungwa n'itorero ibihe byose. Ubwo biremewe? Ibihembo byavuzwe na Kristo ni igihe nk'uko naje nkagera inaha, sibyo, mugateka mukangaburira nkarya nkahaga. Cyakora nanjye nkennye nakoze bikanga ko umuntu ajya akora bikananga, bikagaragara ko nkennye nagira gute, nafashwa. Ariko igihe mfite amaboko, nkaba mfite ubushobozi, nkaba mfite imitungo ingaburira, ntabwo bikwiriye ngo mujye mumpa umushahara wa buri kwezi. Ahubwo gukora ryari itegeko ry'iki, ry'intumwa. None ubwo wenda reka nse nugarukira aha, ubwo twagiye tuba mu bintu byinshi ku buryo urukundo rwa kivandimwe uyu munsi rwamaze gutsenga mwiza. Ahubwo abakire abitwa ko bakomeye nabo gukorerwa, nyamara babakene bari bakeneye kuba aribo bafashwa bakomeza gukena. Nyamara itorero rya mbere ryari rifite urukundo. Ibyo batangaga by'amaturo n'icyacumi byabaga ibyo gufasha abakene babarimo, ngo nta mukene wabagamo. Reka nabyo mbisome mwumve, kandi dusabwa kongera gusubira ku rufatiro rw'iki. Mwibuke ijambo riratubwira ngo nimubarize inzira za ryari, za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Hano baravuze ngo mu cyigisho kuri paje 50 basobanura ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 6, kamere kuri paje ya 48. Baravuze ngo ibyanditswe bivuga bitya biti nta mukene wabagamo, kandi bikavuga uburyo bakemuraga ibibazo byabo. Mu bizera bari bafite amafaranga n'ubutunzi babitanganaga mu munezero kugira ngo bakemure ibibazo byihutirwa. Bagurishaga amazu n'amasambu yabo, bakazana ibiguzi by'ibyo bagurishije bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo agize gute. Uku kugira ubuntu ku ruhande rw'abizera kwari ingaruka yo gusuka k'umwuka. Abemeye ubutumwa bwiza bose bari bahuje umutima n'inama. Umugambi wari ubashishikaje bari bahuriyeho wari wo gutuma umurimo bahawe ugera ku musaruro mwiza, kandi kurarikira ntikwarangwaga mu mibereho yabo. Urukundo bari bafitiye abavandimwe babo n'ukuri bari baremeye rwarutaga gukunda amafaranga n'ubutunzi. Imirimo yabo yahamyaga ko baha imitima y'abantu agaciro gakomeye kuruta ubutunzi bwiza. Amen. Mwabyumvise ukuntu bagiraga urukundo. Wongera usubira inyuma. Ibyanditswe byera bivuga biti nta mukene wabagamo, kandi bikavuga uburyo bakemuraga ibibazo byabo. Mu bizera bari bafite amafaranga n'ubutunzi babitanganaga umunezero kugira ngo bakemure ibibazo byihutirwa. Bagurishaga amazu n'amasambu yabo, bakazana ibiguzi by'ibyo bagurishije bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo agize gute. Mwumve hano uyu murongo icyo basobanuye mu kino cyigisho cyose, ni ukuvuga ngo barabwirizaga abantu bakitanga.
waba ufite ituro twamenya ngo hari umukene uturimo, abafite amaturo bakazana, wa mukene niba ari ibyo kurya akagira gute kabibona, sibyo? Niba hari udafite icyo kwambara akaba yabuze yambaye ubusa, abafite imyenda ibiri bakagira gute bakazana umwe. Na Yohana nibwo butumwa yari yarabwirije. Twaba dufite aho tuba, abandi bakaba badafite aho bagira gute aho baba, tukamenya ngo ubwo ni inshingano yacu, niba babuze uburyo bwo kwishyura twanabishyurira aho bagira gute cyangwa se tukanabubakira, ngo kuko abakristo ba mbere bari bagize gute. Niyo mpamvu urukundo bari bafite rwari urukundo abisi barabarebaga bakabagirira iki? Ubwoba. Imana ifite umugambi rero ngo mbere yuko Yesu agaruka, ngo itorero rigomba kuzongera kuzasubira ku rufatiro rwe. Hagomba kuboneka abantu batikunda, batazakorera, batazatanga ibyabo kugira ngo bihembe abo bapasitori, ahubwo bazabitanga kugira ngo bifashe abakene bagire gute babarimo. Ngaho reka mbisome wenda nigira no ku musozo, kugira ngo niba hari n'abagira ibibazo baze kubibaza. Mu ntambara ikomeye berekana uko bigomba kumera mbere yuko Kristo agira gute agaruka. Paje 400 kanze mpagere. Kanze mpagere vuba tuhasome tuhasocumbikire. Berekana uko bigomba kugera mbere yuko Kristo agaruka. Hagomba kuzaboneka kuri paji ya 332. Nubwo kwizera n'ubutungane byagabanutse hirya no hino, muri ayo matorero harimo abayoboke nyakuri ba Kristo. Mu matorero yaguye turajyanye mbere yuko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi. Mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana k'umwimerere kutigeze kuba uhereye mu bihe by'intumwa. Si mubyumva? Ibi byabaye mu gihe cy'intumwa mu mateka y'itorero, nyuma y'uko umwijima ubuditse cyane bitewe n'inyigisho za Roma. Nta rindi torero ryigeze rikiranuka nk'itorero rya mbere. None ngo mbere y'uko Kristo agira gute, reba ahagana hepfo avuze ngo nubwo kwizera n'ubutungane, ku gika gisa naho giheruka. Urahabona? Nubwo kwizera n'ubutungane byagabanutse hirya no hino, muri ayo matorero harimo abayoboke nyakuri ba Kristo. Mbere yuko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi, mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana k'umwimerere kutigeze kuba uhereye mu bihe by'intumwa. Mwuka w'Imana n'imbaraga yayo bizasukwa ku bana bayo. Icyo gihe abantu benshi bazasohoka muri ayo matorero, aho urukundo rw'iby'isi rwasimbuye gukunda Imana n'ijambo ryayo. Yamagambire nawe yabonye ngo abantu bazasohoka he, bazayagumamo? Ahubwo bazasohoka mu matorero, bave mu nsengero, bavuge bati ntabwo gukunda iby'isi, kugushaka kurimbisha inzibu insengero ngo turubaka urusengero ngo gataraboneka dufite abakene baburara. Ibyo ntabwo ari Imana yadutumye. Turajyanye ngo bazasohoka muri reka nyasome. Icyo gihe abantu benshi bazasohoka muri ayo matorero, aho urukundo rw'iby'isi rwasimbuye gukunda Imana n'ijambo ryayo. Abantu benshi bo mu babwiriza butumwa n'abizera bazemerana ibyishimo uko kuri gukomeye Imana yatumye kwamamazwa muri iki gihe, kugira ngo gutegurire abantu kugaruka k'umwami. Umwanzi w'abantu ashaka gukoma uwo murimo mu nkokora, kandi mbere y'uko igihe cyo kwamamaza uko kuri kigera, azashishikarira kuwubuza kubaho akoresheje kwinjiza ibyiganano. Abyumvise? Ibyo rero uwo murimo ugomba kubaho, ariko mbere y'uko bibaho azashaka uburyo yazana ubwirwanano. Abantu bahaguruke bati turi mu kuri, babwirize, ariko imbuto ntizizagaragara. Imana rikeneye abantu bagomba gusohoka muri ibyo, mu nyubako, mu bindi, ahubwo bakongera kwiga ukuri kw'ingenzi. Noneho gukunda iby'isi bigasimburwa no gukunda Imana n'ijambo ryayo. Tukamenya ngo niba twarabyawe ubwa kabiri tukaba turi abavandimwe, ni gute nge naburara we wariye? Ni gute nakwambara ubusa wowe ufite imyenda irenze iki? Umwe. Ahubwo Imana ishaka ko twongera kuba umwe, tukongera tukiga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo twongere duhindukire isi umucyo. Rero reka mbabwire ngo dukwiriye kongera kwiga neza ijambo ry'iki. Amadini yaratuyobeje,
twongere tugaruke kuri Bibiliya. Buri wese aba afite umudendezo wo kumenya ngo mbese ibyo nizera bihuye n'iri jambo rivuze ngo uku niko Uwiteka bivuga, cyangwa ni imyanzuro tujya dufatirwa n'abantu runaka bakayituzanira ngo tuyemere, nyamara iyo myanzuro idahuye n'ibyanditswe byera, cyangwa ni ibitabo byandikwa n'abandi bantu bafite inyungu bishakira, natwe tukabigura bo bakinjiza amafaranga, twe tukinjiza ibinyoma, bizatuma tudasobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho abantu b'Imana bongere bagaruke, maze duhinduke ubwoko bugomba kuba bwihariye. Reka nsoreza mu Baroma. Ntabwo ari abantu bize amashuri menshi, ntabwo ari abantu basomye ibitabo byinshi bazabwiriza cyangwa se ngo baboneke muri aba bantu b'Imana, ahubwo Imana yatoranyije abanyantege nke. Reka mbisome. Abakorinto ba mbere igice cyaho ni icya mbere, igice cya mbere, yego, Abakorinto ba mbere igice ni icya mbere, kugira ngo negere ku musozo. Reka mpere ku murongo waho wa 22, reka mpere 21. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho bagira ikibo bashaka ubwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo kubwo Abayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Unshaka nawe muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari iki, ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibigize gute, ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Aya magambo ndayasoreza nyatangira ubusobanuro mu ntambara ikomeye. Tubonye yuko mbere yuko Yesu agaruka hagomba kuba ububyutse nk'ubwabaye mu gihe cyaryaye cy'intumwa. Intambara ikomeye. Ubu murabona amadini yihurije hamwe, yifatanyije na leta yamaze gushyiraho itegeko rivuga ngo, wenda mwebwe niba mutabizi, rivuga ko nta muntu wemerewe kwigisha iyobokamana atarize teoloji. Atarize iki? Tumaze kwinjira muri cya gihe cy'ubuhakanyi bwa Roma, ubwo bakuraga bira mu bantu bakavuga ko abapadiri bo bemerewe kuyigisha gusa. Ariko ijambo ry'Imana ryo ritwereka ko abakomeye bahamagawe atari, ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge. Muri iki gitabo cy'intambara ikomeye bavuga amagambo nk'ariya, kugira ngo mwumve ngo abantu bamaze kumva yuko abakugisha iyobokamana ari abize amashuri ya teoloji, sibyo? Ariko ibyo ntabwo ariko bimeze, ahubwo hano baravuze ngo kuri paje intambara ikomeye, kuri paje ya 425, igihe cyose Imana yagiye ituma abagaragu bayo kwamagana icyaha mu batuye isi ndetse no mu itorero, ariko abantu bifuza kumva ibinogeye amatwi, maze ntibishimire kumva ukuri kutabashyekenga. Abagorozi benshi mu itangira ry'umurimo wabo bafashe icyemezo cyo kujya bitonda mu gihe bamaganaga ibyaha mu itorero no mu gihugu. Bizeraga ko baramutse bagendeye ku cyitegererezo cy'imibereho nyakuri ya Gikristo babasha kugarura abantu ku mahame ya Bibiliya. Turajyanye. Ariko umwuka w'Imana yabazagaho nk'uko yazaga kuri Eliya, akamuha imbaraga zo gucyaha ibyaha by'umwami w'umugome n'iby'ubwoko bwari bwaragiye mu buhakanyi. Ntibashobora kwibuza kubwiriza ibyo Bibiliya ivuga ku mugaragaro, ari byo mahame bari baratinye kugaragaza. Bumvaga bahatirwa kubwiriza ukuri bafite umwete mwinshi no kwerurira abanyabyaha ko hari akaga kabategereje. Ubutumwa bahabwaga n'Uwiteka babuvuganaga ubutwari badatinya ingaruka zizabageraho, maze abantu benshi bagakoranyirizwa kumva uwo muburo. Ngaho mwumva wo nshaka. Uko niko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buzamamazwa, bwa bundi twabonye uko butigeze bwakirwa ngo bwamamazwe nk'uko bikwiriye.
ubwo igihe kizagera ubwo butumwa bubwirizwa mu mbaraga ikomeye, Uwiteka azakorera mu bikoresho byiyoroheje kugira ngo bifashe imitima y'aberejwe gukora umurimo we. Abakozi bakwiriye uwo murimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucuncumurirwaho Mwuka Muziranenge aho kuba babitorejwe mu mashuri. Ubwo si ikinyuranyo cy'ibyo barimo gukora. Ubu ngo nta rusengero, nta muntu ugomba kuyobora n'umukuru w'itorero mu gihe kiri imbere, agomba kuba yarize teoloji. None hano ijambo ry'Imana riduhishuye ko mu gihe giheruka ahubwo abantu bazabwiriza ntabwo ari ibyo bazaba barigiye mu mashuri, ahubwo ni ukusukwa kw'iki? K'Umwuka Wera. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Reka ngarukira. Rero ntabwo ari abakomeye. Imana izahagurutsa abakecuru nk'uko mungana, ihagurutsa abana bato. Turajyanye. Mujye kwamamaza iki? Cyangwa se mutange ubushobozi bwanyu mutera inkunga abana bakiri bato kugira ngo bajye kure, bajye kwamamaza iki? Ubutumwa ngo kuko imbaraga y'Imana izarangiza umurimo wayo, ntabwo izarangizwa no kuba abantu barije mu mashuri ya teoloji. Rero Imana ishaka kugira ngo tugire ubwoko bwayo, twongere dusubire ku rufatiro rw'iki? Rw'intumwa n'abahanuzi. Twongere dukore nk'itorero rya mbere. Ibyo nibyo bizatuma tugira itandukaniro hagati y'abavuga Imana ku magambo, natwe igihe tuzaba dushyira ukuri hehe? Mu bikorwa. Imana iduhe rero kugira imyumvire myiza kandi duhe kumvira ijambo ryayo. Rero reka nsoze nanababwira n'ayo makuru nk'uko nari natangiye kuyababwira, ubwo twagendaga turi kuyishurira abantu ko bakwiye kugaruka kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, bakareka ibihimbano by'abantu, ahubwo bakamenya ko Bibiliya yonyine ari ikwiye kutubera iki? Ubundi tugakorera mu mpano. Ibyo kubwiriza ijambo ry'Imana bubwirije bakaguca mu itorero, bagucire mu itorero ariko ntibaguciye mu ijuru. Siko bimeze. Ahubwo Imana ishaka ko twongera tukiga ibyanditswe byera. Niba habonetse kutumvikana, ahubwo twicare turebe ibiri gutuma tutumvikana niba bihuye n'ijambo ry'iki, cyangwa niba ari iby'abantu bahimbye bakabyitira ijambo ry'Imana. Kandi duhirimbanire gushyira ukuri hehe? Mu bikorwa, maze twongere tugere rwa rukundo rwa kivandimwe. Imana izanezezwa no kubona twongeye gukora nk'itorero rya mbere, aho urukundo rwa kivandimwe ruturanga, aho gushyira hamwe kugira gute kuturanga. Ibyo ni byo Imana idushakaho. Rero abantu bazava mu madini atandukanye bayasohokemo, bongere bahinduke ubwoko bw'Imana. Yesu niwe wavuze ngo igihe yazaga bamaze kumuca, aravuga ngo ninjye mwungeri mwiza, ngo umwungeri w'ibinyoma aragirira ibihembo, ariko umwungeri nyakuri we yita kuki? Ku mukumbi. Ubu abapasitori barimo baracagagura abizera. Turajyanye. Ariko Imana ishaka gutoranya abandi bungeri nyakuri bahagarara mu mwanya mwiza, bakayobora intama mu rwuri ruzima. Ibyo rero bizaba kandi bizakorwa kugira ngo twese tugire kwizera kumwe, twizere ijambo ry'Imana. Rero bene data, nk'uko nababwiye, kuva mu kwa gatanu bamaze kugira amatsinda agera muri 5, kandi hari n'abandi mu bice bitandukanye bari guhamagara bagira ngo twongere twunge ubumwe, tugarukire Bibiliya n'ijambo ryayo, sibyo? N'umwuka w'ubuhanuzi, kandi twige ukuri tugushyirana hehe? Mu bikorwa. Rero barantumye ngo nzabatashye cyane, kandi ngo mwarakoze kuba mwaratwoherejeyo kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Bari bararihebye bavuga bati dore twari tuzi ko abayobozi bacu ari bo bungeri batuyoboye neza, none bakaba baduciye, turi kwibaza ngo mbese noneho tuzongera kuyoborwa nande? Twaberetse ko umwungeri nyakuri ari Kristo, kandi ubwatsi bagomba kurishamo ni ibyanditswe. Imana yahamagaye abantu batandukanye ngo bamamaze ijambo ryayo. Ntibagahangayike, ahubwo twige ibyanditswe, tugeze ukuri ku bantu, hanyuma Yesu nagaruka azatujyane mu ijuru. Rero intacyo zabo ndazibahaye, kandi nabo barabatashya, bafite amatsiko nabo yo kuzabareba, ndetse bidatinze mu mpera z'uku kwa 10 bishobotse nabo bazagira abo bohereza kugira ngo baze kudusura. Imana rero ikomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu. Waba yagize ikibazo yabaza, nta kibazo, yaba ari nta nawe byumvikanye tugasoza cyangwa inyunganire. Twumvishije ibitabo 5 by'umwuka w'ubuhanuzi, ariko naje kuburamo igitabo kimwe cy'inyandiko z'ibanze. None cyo ntabwo ari umwuka w'ubuhanuzi.
Murakoze cyane. Reka buriya nabibabwiyeho, Ellen White hari ibitabo yanditse mbere birimo ibihamya, sibyo? Ibyo bitabo yagiye yandika harimo inyandiko z'ibanze, harimo ibitabo nko kugana Yesu, harimo ibyitwa ibihamya by'itorero biri mu mizingo myinshi, harimo ibyitwa ibihamya bidasanzwe. Ibitabo byinshi ntabwo biri mu Kinyarwanda, murankurikiye? Ntabwo biri mu Kinyarwanda. Noneho mu byagiye bishyirwa mu Kinyarwanda hari ibitabo yanditse, hakagira n'amabaruwa yagiye yandika, ariko byose byo bikagenda bihurizwa hamwe, bigahurizwa hamwe nyine nk'inzandiko ze yanditse, ariko bikaba ari nawe wagize gute wabyanditse. Ni ibitabo yanditse bwa mbere, abyandika ariko ari ukugira ngo ayobore ubwoko bw'Imana mu mucyo, kuko ni amayerekwa yahabwaga. N'ibi bitabo turi gusoma nabyo yagiye abyandika, akandika ibihamya byo akabihuza. Ubwo byumvikane ni amagambo Ellen White yabaga avuze ashorewe n'umwuka w'iki, atavanzemo ibitekerezo by'abantu. Noneho rero inyandiko z'ibanze, ubwo ndavuga nk'ibyo dufite mu Kinyarwanda, n'ibi bitabo by'inama zigirwa itorero, n'ibi by'ubutumwa bwatoranijwe, ni ibitabo abasigaye barinda inzandiko ze bagiye bahuza izo nyandiko yagiye yandika. Bamara kuzihuriza hamwe rero bikaba ubutumwa bagomba kuzajya bakomeza gucukumbura. Nyuma rero agiye gupfa, mbere y'uko apfa gato, yanditse biriya bitabo bitanu. Biriya bitabo bitanu ni ibisobanura byo Bibiliya gusa. Murankurikiye? Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kumenya kuva mu itangiriro biriya bitabo bitanu bya Mose, wiga igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ubwo Bibiliya ukabura yisobanukiwe. Guhera mu gihe cy'abami ku ngoma ya Salomo, gukomeza kugeza ku mwami wa nyuma w'Abayuda, ndetse no kugeza bariya ba Yeremiya no kugera muri Malaki n'abariya bahanuzi. Ubutumwa bwabo busobanurwa mu gitabo cy'abahanuzi n'abami. Ubwo murimo kubyumva? Ubwo ibyo bitabo bibiri nibyo bisobanura isezerano rya kera. Noneho uwifuzwa ibihe byose kigasobanura ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, gukomeza buriya butumwa bune na Yohana. Ubwo nk'uko muri Bibiliya ntabwo bavuga amabyiruka yose ya Yesu, ariko uwifuzwa ibihe byose ho bavuga guhera mu mabyiruka ya Yesu na Yohana, bo bakabirambura mu buryo bwagutse. Ubwo rero uwifuzwa ibihe byose iyo isobanura ubwo butumwa bune nk'uko bwanditswe na Luka, Matayo, Mariko na Yohana. Noneho igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, gukomeza kugeza mu byahishuwe mu gice cyaho cya mbere, bisobanurwa na kiriya gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Ni imirimo y'intumwa cyangwa iby'intumwa zakoze. Icyo gitabo rero iyo dusomye umurongo muri buriya butumwa nk'uko bwanditswe na Yohana na ntuza kuvuga ngo Pawulo, ziriya nzandiko za Pawulo, n'urwa mbere rwa Yohana n'urwa kabiri n'urwa gatatu na ntuza na Yuda, ziriya nzandiko zose zisobanurwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'iki n'intumwa. Niyo mpamvu iyo tugiye guhura n'ijambo muri Bibiliya tutumvikana, aho kugira ngo dushwane tujya kureba uko umwuka w'abahanuzi yabihishuye, twarangiza tukarushaho kubisobanukirwa. Mfate nk'urugero nka kuriya tubonye yuko nta hantu herekana ko abapasitori bagomba guhabwa umushahara wa buri kwezi, ahubwo nabo bagomba gukoresha amaboko nk'uko intumwa nazo zakoreshaga iki. Rero iyo bagoretse Bibiliya hari aho wasoma ngo umukozi akwiriye guhembwa, ariko twasoma tugasanga intumwa ntabwo ari ibyo bihembo, ahubwo abantu bose bagomba gukora, ahubwo ibyo dutanga bikaba ibyo gufasha abantu kwamamaza ubutumwa no gufasha abakene bagize gute. Ubwo rero tukabisobanukirwa dukoresheje icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ni uko intumwa zakoze muri make. Intambara ikomeye rero igasobanura ibyahishuwe byose, igasobanura no muri Daniyeli, mbese igasobanura n'ibindi byose bigize bigomba kwerekana intambara yatangiye kuva isi ikiremwa kugera Yesu agize gute agaruka. Niyo mpamvu intambara ikomeye ni isobanura ubuhanuzi bwose amateka n'ubuhanuzi bw'ahazaza. Ibyo bitabo bitanu rero bisobanura iki? Bibiliya. Niyo mpamvu mu nyandiko ibindi bitabo byitwa ibihamya by'ubundi byarebaga abadivantiste gusa,
ibihamya turajyanye by'itorero. tukabyiga kugira ngo tumenye uko dukwiriye kwitwara mu isi. Reka mbisome wenda nabyo uko babivuze. Uko babivuze hano kuri page baravuze ngo gukoresha inama zigirwa itorero, gukoresha ibihamya mu buryo bubi. Igitabo cya mbere cy'ibihamya cyigeze gucapwa cyaburiraga abantu kibabuza gukoresha umucyo wahawe ubwoko bw'Imana mu buryo bubi. Navuze yuko bamwe bakoze ibidakwiriye igihe babwiraga batizera ibyo kwizera kwabo, maze bakababaza igihamya basomye ibitabo nanditse mu kigo cyo gusoma Bibiliya ngo abe ariyo ibahamiriza. Ngo murabyumva, iyo tugeze muri ibi bitabo byanditswe na Ellen White by'ibihamya bindi, ntabwo abantu batazi isabato tugomba kujya kubatahamo ibihamya. Ngo murimo kunyumva? Ahubwo ibihamya bireba abadivantisite, abitwa ubwoko bw'Imana bamenye isabato. Niyo mpamvu tutabikoresha tujya ku bagatulika, ku bandi batazi isabato. Ibyo bitabo rero nitwe tubyiga tukamenya ngo burya Imana itubuza gusoma ibindi bitabo bitarimo ukuri, ahubwo tugomba gusoma izi nyandiko. Imana itubuza imyambarire idakwiriye ngo duse n'ab'isi, ibibazo tubisoma mu bihamya ko dukwiriye kwifata. Rero nuko nguko hari ibitabo byinshi bitari mu Kinyarwanda, ariko ibyo dufite mu Kinyarwanda byagiye byandikwa n'abandi bantu ku giti cyabo. Ibyo nibyo bigomba kwirindwa, ariko ibyanditswe na Ellen White ibyo ngibyo nibyo dukwiriye kwemera. Mu nyandiko z'ibanze rero muri ubu iyo wumva ubutumwa bwatoranijwe n'inyandiko Ellen White yagiye yandika zo zitari udutabo bakazihuza, ibyo byose ni ibya Ellen White. Aho ntibirimo kumvikana. Nuko murakoze. Ariko nanone